Nongeye kubaha ikaze mwese mwamaze gukora subscribe kuri channel ya YouTube YAMBI TV official. Namwe muri kudukurikira mutarakora subscribe ariko mugiye kubikora uyu munsi. JD nkuko nabasezeranyije uyu munsi ngiye kubagezaho isomo rijyanye na forex trading igice cya mbere. Ndagira ngo ukurikire witonze cyane kandi ufate ikayi n'ikaramu utangire wandike ibyo ugiye kwiga muri aka kanya, kuko ibi ngibi ugiye kwiga ni ibintu bizagufasha mu buzima bwawe bwose, ni ibintu bigoye kugira ngo ubone n'umuntu ubikwigisha gutya, ariko ndizera ko bigiye kugufasha cyane muri urugendo rwo gushaka amafaranga kuri internet muri business yitwa forex trading cyangwa se kuvunja amafaranga. Tugiye gutangira rero igice cya mbere, ngiye kubereka ibyo tugiye kwigaho muri igice cya mbere. Ntago ndubahe byinshi cyane kugira ngo bitabana byinshi. Mu gice cya kabiri nibwo tuzarangiza ibindi bisigaye byibanze, hanyuma tuzinjira mu cyiciro kindi cyitwa technical analysis. Icyiciro navuga ko gisaba imbaraga no kwihangana gukomeye cyane. Nibikiro tugiye kureba ubu ngubu. Tugiye kugira gufata introduction kuri forex, aho turi burebemo icyo twita etymology cyangwa etymology ni definition, nuvuga ngo inkomoko ya forex n'ubusobanuro. Noneho turareba n'impamvu ugomba gutradinga forex, why you should trade forex. Hanyuma nitubirangiza turajya ku cyo twita currencies. Muraza kwihangana nimvuga ijambo currencies mu kubavuza amafaranga. Ntabwo ubundi ijambo currencies ntabwo bivuga amafaranga gusa, kuko amadolari si amafaranga, ahubwo nuko mu Rwanda nyine ikintu cyose kijyanye ni business nyine ya money mu gihe tuvuga ngo ifaranga, ariko tuzi neza ko ifaranga ari ubwoko bwa money ariko ntabivuga, ariko ntacyo ubwo murabyumva. Nimvuga ifaranga ntimugire ngo mvuze ifaranga gusa, nshobora gucikwa nkavuga ifaranga rya Amerika, ntimugire ngo nuko nyebe yuko bakoresha dolari badakoresha ifaranga, muze kubyumva mu bwo buryo, kuko nyine mu Rwanda tuvuga ifaranga buri gihe. Icyo nicyo kinyarwanda cyacu nyine. Uwabaza ikinyarwanda niba babyitikuta simbizi, muraza kumbwira muri comment, ariko ntacyo reka dukomeze. Ndagira ngo banze mvaneho iyo confusion hatagira umuntu uza kuyigira. Currencies rero nituvuga currencies ubwo turatwiga amafaranga y'ibihugu. Hanyuma turaza kureba most popular currencies, turaza kureba amafaranga azwi cyane. Hanyuma nitumara kuyareba turareba icyo twita currency pairs and quotation. Ndaza kubibasobanurira ibyo ari byo. Nitumara kureba currency pairs and quotation turinjira mu cyo bita types of currency pairs. Nibirangira turajya mu cyo twita interbank market. Nibirangira twinjira mu kindi cyiciro cyitwa basic technical skills, aho ndivuge kuri exchange rate gusa. Nimara kuvuga kuri exchange rate, igice cya mbere cy'iki video kiraba kirangiye. Hanyuma mu minsi ya vuba ndabagezaho ikindi gice cya kabiri, noneho tuzareba n'ibindi bintu byimbitse kurushaho. Ndagira ngo rero ukurikire witonze kugira ngo utaza gucikwa, kandi making sure yuko ufite ikayi n'ikaramu ugiye kwandika, cyane cyane muri mushya muri forex ukeneye kwandika ibyo ugiye kwiga, kugira ngo uzajye ubyibuka byoroshye, kuko ibyo wanditse buri gihe akenshi no mu mutwe bita bijyamo iyo wagize ibyo wandika. Murakoze rero, nge nitwa JD, reka dutangire. Tugiye kuvuga rero kuri introduction to forex. Forex nkuko bibona nkuko byanditse hano kuri screen yanyu. Tugiye kuvuga kuri etymology. Hanyuma forex, iri jambo forex nkuko muribona, cyangwa se niyo mugiye mutembera muri Kigali mukabona handitse ahantu handitse ngo forex cyangwa se forex bureau. Forex ubundi bivuga foreign exchange. Foreign exchange ariko mu buryo bwa industry y'amafaranga, ni ukuvuga ngo ni uburyo bwo gufata amafaranga yo hanze yo mu kindi gihugu ukaba wayavunjamo andi. Urugero, ukaba wafata amashiringi ya Uganda ukayavunjamo amanyarwanda, cyangwa se ugafata ishiringi rya Kenya ukarivunjamo amanyarwanda, cyangwa se ugafata idolari ukarivunjamo iyero,
icyo gihe uri gukora icyo twita forex cyangwa se foreign exchange. Ibyo tugiye kwiga rero ntabwo tuzashinga forex bureau, ahubwo business tugomba gukora kuri internet gusa. Icyo usabwa gusa niyo computer yawe cyangwa se telefone yawe, ubundi ukicara mu nzu gusa, ubundi ugakorera amafaranga, ukadownloadinga amafaranga. Ariko nyine bisaba ubumenyi, bisaba kwiga cyane. Ngira ngo rero wamaze kumva forex aho bituruka, n'uzajya ubona ijambo forex ujye wumva ko bivuga foreign exchange, kari aho ngaho iryo jambo rituruka. Foreign murabizi ko bivuga ikintu cy'amahanga cyangwa ikintu cyo hanze, exchange mu bisikora guhinduranya. Hanyuma foreign exchange rero ni ukuvunja nyine nicyo bishatse kuvuga. Iyo rero nicyo twakita nka etymology ya forex. Ijambo forex bivuga foreign exchange. Definition rero cyangwa se icyo twakita nka definition magambo yenda asanzwe, nayo imaze kubibasobanuraho n'ubundi. Forex is also called FX. Muzajya mubona nyine nimwinjira muri industry nyine ukumva umuntu avuze ngo FX, uzajya wumva ko ashatse kuvuga forex. FX mvuga nyine muri kwibona hano nta kajambo mvuga. Muzajya mubona umuntu avuze ngo FX cyangwa se mukabona aho byanditse ngo FX, mujye mumenya yuko avuze forex. Forex rero ijambo FX ni forex babongeye bagahina nanone bagafata iyi F ibanza ni X bakabyegeranya bakabyita FX. Ni forex babongeye bagahina nanone, niyo mpamvu nyine ubona nk'ahantu handitse ngo FX Beethoven, no ngo ni forex Beethoven, my company yitwa FX Beethoven idiringa na trading. Hanyuma ngira ngo hano birumvikana, ngira ngo ahangaha aho tugeze buri wese ashobora guhita noneho asobanukirwa forex icyo ari cyo. Hanyuma reka dukomeze. Yes, FX is a further short form, nuvuga ngo n'uburyo baba bahinnye nyine by connotation. Forex trading is the business of exchanging one currency to get another with the purpose of making money through fluctuation. Nuvuga ngo mu buryo bw'ubusobanuro ubundi forex ni ukuvuga ngo ni business yo gufata ifaranga rimwe ukarivunjamo irindi kugira ngo ubone inyungu. Ni ukuvuga ngo nimba ifaranga uri bubone yuko ifaranga rimwe ushobora kurivunjamo irindi ukabonamo inyungu, ibyo ngibyo nibyo twita forex. Nibyo forex bureau ziba zikora, ziguha service yo kuvunja amafaranga hanyuma bakakungukamo, bakarigura kuri make bakarigurisha kuri menshi. Ngira ngo muri kubyumva. Noneho forex it is an interbank business that runs electronically during the business days from Monday to Friday, 24 hours day, and it becomes inactive during the weekend. Ni ukuvuga ngo ni interbank business, interbank market business, ni business wundi hagati ya mabank. Ni forex wundi ni business hagati ya mabank, wundi icyo yari ibereyeho mbere bwa mbere gitangira. Hanyuma nivuga bwa mbere gitangira mu buryo bwa amabank amaze kwaduka, hanyuma ubu ngubu rikaba nyine rikora mu buryo bwa electronique kuri internet mu gihe cy'iminsi y'akazi nyine guhera kuwa mbere kugeza kuwa gatanu, amasaha 24 ku munsi. Hanyuma rigahagarara muri weekend. Ni ukuvuga ngo kuwa gatanu saa 6 z'ijoro isoko riba rifunze, rikongera gufungura ku cyumweru saa 6 z'ijoro nyine undi munsi wo twita kuwa mbere utangiye. Ngira ngo aho ngaho biri kumvikana, ngira ngo biri kumvikana nta muntu ufite ikibazo. Hanyuma forex market is called interbank market because it was and is still primarily a business among the banks. No kuvuga ngo forex market tuyita nyine interbank market kuko yahoze n'ubundi racyari business hagati ya za bank, ariko kubera iterambere rya internet nyine iri soko ryagiye ahagaragara public ibasha kurya accessing, ibasha kurigeraho. Noneho abantu basanzwe ro natwe tworoheje dutangira kubyinjiramo, tukaba twakinjiramo tugashoramo amafaranga yacu makeya, tukaba twabona inyungu ijyanye nayo twashoye. Hanyuma rero kugira ngo so to access interbank market you need to partner with a brokerage firm of your choice. No kuvuga ngo kugira ngo ubashe kugera kuri iri soko ryo kuri internet rya forex ugomba kugira brokerage company mukorana. Ibyo ndaza kwibasobanura nabyo birimo muri iyi video, ndaza kwibasobanura. No kuvuga ngo ntabwo wabyuka ngo uhite accessinga iryo soko, ahubwo ugomba kuba ufite brokerage company mukorana, wiyandikishaho nyine ugafungura account
kuri internet online. Brokerage companies zirahari nyinshi cyane, tuzita aba brokers, niyo yavuga ngo broker umubroker, uzajya wumva brokerage company nyine zirahari. Ugenda ugafunguraho konti yawe, hanyuma ukadepositinga cyangwa se ugashyiraho amafaranga yawe, hanyuma ugatangira ugatradinga. Umubroker ni ugufasha kugira ngo ubashe kugira access kuri iyi interbank market kugira ngo ubashe kuyigeraho. Ngira ngo biri kumvikana, ndaza kubibasobanura ahantu bisobanuye neza, ndahafite hano muraza kubyumva neza kurushaho. Ariko hano nagira ngo manze mwumve neza icyo forex cyari cyo cyangwa se foreign exchange icyo ari cyo. Noneho reka dukomeze tujye ku kindi cyiciro nanone, tugire ibindi tuvugaho. Turacyari muri introduction to forex. Noneho why you should do trade forex. Reka noneho turi impamvu ugomba kwinjira muri business ukaba wakora forex trading. Forex is the largest global market. Icyo nicyo kintu cyiza cya mbere muri forex, nuko ari ryo soko rya mbere rinini kuri iyi si ya rurema, rinini cyane nimvuga ndetse mpuzamahanga nyine, riboneka hose kandi ririmo akayabo k'amafaranga. With a daily trade volume of over 5 trillions of dollars. Nivuga ngo buri munsi arenga trillioni 5, ashobora no kubageza muri 6 ahari ubu ngubu tuvugana ku munsi abazenguruka. Nivuga ngo volume y'amafaranga, transactions z'amafaranga ziba muri iyi forex market ku munsi umwe ni trillioni 5 z'amadolari. So forex remains the biggest financial market that is accessible globally. Nivuga ngo forex rero ibyo bihesha ububasha bwo gutuma ikomeza kuba isoko ryagutse cyane rishobora kuboneka ahariho hose ku isi. Rero ni muri gushakisha akazi cyangwa se kariyeri yatuma wigenga mu buzima bwawe, utitaye kuri geographical location urimo, aho waba uri hose nyine ukaba wabasha ku accessinga, ukaba wakura amafaranga. Forex is the way to go. Forex nicyo kintu wakinjiramo, hanyuma ukajya winjiza amafaranga aho waba uri hose ku isi. Icyo ukeneye gusa no kuba ufite telefone, computer ndetse na internet, nta kindi. Ubwo na capital birumvikana nyine, ariko ubwo ndi kuvuga ku muntu ufite capital, icyo ukeneye ni telefone na internet, hanyuma wowe ugakorera akazi aho uri hose ku isi. Ntabyo kwikanga covid, ntabyo kwiganga ngibiki nibiki, aho waba uri hose ku isi wowe ukicara ugakorera amafaranga yawe, upfa kuba ufite ubumenyi bukenewe cyane. Ngira ngo aho muri kumva benefit yo gutangira urugendo muri forex, rwo gukora business ya forex. Hanyuma forex is for everyone and requires less capital. Nukuvuga ngo forex ni ya buri wese kandi isaba kapitale ntoya cyane, bitandukanye n'izindi business nyine aho ubusanga zisaba amafaranga menshi. Forex can be traded without the need for a big pocket. Nuvuga ngo ushobora kwinjira muri business bitagombere ngo ufite ku mufuka haremereye cyane. With the help of leverage, you can start trading with as low as $5 or less, but $100 is recommended for a beginner. No kuvuga ngo kubera ko abamice bita leverage, nzabasobanura leverage cyari cyo. Ushobora gutangira ku investisa muri forex ushemo amadolari make cyane, nk'amadolari 5. Gusa amadolari 5 ni make nanone bikabije, ariko nyine use trading amafaranga yose ushobora kwinjiramo ukayazamura. Ariko nyine ku madolari 5 urumva nta management birimo, na amafaranga make cyane bishoboka. Ariko $100, amadolari 100, amadolari 200 niyo meza ku muntu ugitangira. Ngira ngo birumvikana rero, ntuvuge ngo nashora ngahe. Icyo ukeneye ni ukwicara ukiga, ukagira ubumenyi, hanyuma sky is the limit. Ayo washora sometimes muzanayibona muri forex, ntago ikibazo ari kapitale, ahubwo ikibazo ni ukugira ubumenyi. Ikindi cyiza rero cya forex ni iki, nuko forex is traded in all directions. Nuvuga ngo forex nanone aho isoko ryaba ari kugana hose turunguka. Nicyo cyiza cya forex. Ikibazo no kumenya ngo rajya hehe. Iyo wabashije kumenya urunguka. Nukuvuga ngo icyo bishatse kuvuga ni iki, nukuvuga ngo igihe urugero habayeho wenda nk'igwa ry'isoko, igwa ry'ubukungu bwaguye ku isi hose, ubukungu bwagwa ku isi hose,
wenda tuvuge muri Amerika habayeho crisis ituma nyine economic crisis, ubukungu bukagwa, ni ukuvuga ngo idolari ryawo wenda rigata agaciro. Icyo gihe kampani zo muri Amerika, abantu bafite amadolari baba bari mu bibazo kubera ko amadolari yabo aba ari guta agaciro. Ariko muri forex ho ntabwo biba bikureba, ahubwo icyo ukeneye ni uko ahubwo byata agaciro bikagira na direction bijya bijyamo, kuko tuba turi gucuruza amafaranga ahanganye, iyo rimwe riri guta agaciro irindi bari kuzamuka mu gaciro. Icyo gihe nibwo twe tugira inyungu muri forex. Isoko ryaba rigwa hasi, covid yaza ibintu bikajya hasi bikazamba, twebwe tuba turi kunguka, dupfa kuba twamenye uko bigiye kuzamba, nyine tukamenya ko tugiye gushora amafaranga yacu. Ruvuga ngo iyo isoko riri gukrashinga turunguka, riri kuzamuka nabwo rijya hejuru turunguka, kuko buri gihe haba hari impande ebyiri zihanganye. Rero buri gihe tujoininga cyangwa se tujya ku ruhande rufite imbaraga. Urugero, nimba idolari riri guta agaciro imbere y'iyene ryo muri Japan, icyo gihe twebwe muri forex amafaranga yacu tugomba kwiyemvesa kuri iryo yene ryo muri Japan, kuko nibyo riri kugira agaciro mu gihe idolari riri guta agaciro. Uko idolari rita agaciro rero iyene riba rizamuka, hanyuma twebwe tugakomeza kugenda twunguka. Ngira ngo ngaho birumvikana. Umuntu avuze ngo forex is traded in all directions, ugomba kumva icyo bishatse kuvuga. Forex is decentralized, byanditse nabi hano ariko ntacyo. No kuvuga ngo forex nta middleman urimo hagati yawe yo gutradinga. Riri decentralized, no kuvuga ngo aho hose warihasanga, kandi ntabwo twavuga ngo okay hari ibigo nyine bishinzwe kugenzura fraud, cyane cyane bari kugenzura zababwira bari kugenzura institutions. Tuzaba turi kwiga icyo twita daily range, weekly range, nzayibasobanuraho gatoya kuri ibi ngibi. Ariko no kuvuga ngo ubundi decentralized, no kuvuga ngo naho ni isoko riri hagati y'amabanki nyine accessible hose. Ntago wagenda ngo uvuga ngo rigenzurwa gutya mu buryo buri indirect, zuko nagusobanura aha ngaha. Ariko ngira ngo nubwo riba manipulated nyine, ariko forex yumve nkaho ari isoko ari rusange, ri decentralized. Nta mini office twagwenda ngo urahari, kuko impamvu wowe nimba umuntu akoresha amafaranga cyangwa se cyangwa se ukavunja amafaranga online, nawe ubugize uruhare muri forex. Buriya ubugize uruhare muri exchange mu kuba ifaranga rimwe ryata agaciro rikagira agaciro. Rero nicyo hano tuba dushatse kuvuga, ariko nzabibasobanura neza. Impamvu ntari kubyinjiramo neza nuko nzi ko hari ibigo nyine bishinzwe kugenzura institutions, cyane cyane bigeze kuri uburyo bashobora kugena direction y'ifaranga, kuko buriya habamo ikintu bita manipulation. Rero hari ibigo bishinzwe kurwanya manipulation yo mu rwego rwo hejuru ishobora kuba muri forex ikaba yatera crash, kuko buriya ntabwo aba participant cyangwa se banks cyangwa se bafite amafaranga bafite ubushobozi bwo kujyana isoko uko barishaka kose, kubera ko murabizi ko ufite amafaranga menshi muri industry ashobora kujyana ibiciro aho bishaka hose. Ibyo nzabibabwiraho neza. Iki ni ikintu gikomeye cyane, ahubwo ntago nahita ngisobanura aka kanya, ariko muzacyumva neza. Hanyuma reka dukomeze tujye ku bindi kugira ngo muze kubyumva neza. Turacyari muri introduction to foreign exchange, tugiye kuvuga kuri currencies. Currencies rero nababwiye ko ari amafaranga, ariko amafaranga mba mvuga nyine ntago ari amafaranga y'amanyarwanda cyangwa amafaranga y'u Burundi, ahubwo mba ndi kuvuga nyine nimba nabyita amahera. Yes, ntago mba ndi kuvuga amahera, reka nkoresha ikirundi nicyo cyiza, ndumva aricyo kivugitse neza. Ntago mba ndi iyo mvuze amafaranga mba mvuze amahera. Iyo mvuze currencies mba mvuze amahera y'ibigo bitandukanye. Rero ni ukuvuga ngo buri gihugu murabizi ko kiba gifite amahera yacyo gikoresha. So currency is a system of money in common use, especially for people in a nation. Murabizi ko currency cyangwa se amahera ni uburyo bwa ni ifaranga ni igikoresho gikoreshwa mu bucuruzi nyine, ngira ngo murabizi. Hanyuma buri gihugu kikaba gifite nyine ifaranga ryacyo. Ntago ngiye kubingisha ifaranga ngo murisobanukirwe, kuko murabizi namwe. Every nation has
a currency harimo ikosa nanditse nabi. Okay, has a currency and you probably know your country currency. Ngo buri gihugu kigira nyine buri hera cyangwa se buri faranga ryacyo, hanyuma nawe ushobora kubuza nyine ifaranga ry'igihugu cyawe. Nimba uri umurundi unyumva urabizi ko mukoresha ifaranga ry'u Burundi, nimba uri umunyarwanda uzi ko mukoresha ifaranga ry'u Rwanda. Niba uri kunkurikira uri mu Buhinde urabizi ko mukoresha Indian rupee. Niba uri muri Uganda urabizi ko mukoresha Ugandan shilling. Nimba uri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika urabizi yuko mukoresha idolari rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa se United States dollar cyangwa se USD. Ibyo ngibyo ngira ngo urabizi. From now on you will be trading currencies as the main asset in the forex market. Ni ukuvuga ngo guhera none kuba winjiye muri industry nyine uzajya ucuruza amafaranga, kuko niwo mutungo nyine tuba ducuruza hehe muri forex. Nicyo gicuruzwa, niyo product bihari nyine muri forex, tuba ducuruza amafaranga y'ibihugu bitandukanye dukoresheje internet na telefone cyangwa se internet na computer. While there are many currencies to trade, you will not trade them all. Nubwo hari amafaranga menshi cyangwa se amahera menshi y'ibihugu bitandukanye, ntabwo yose ari kuzayacuruza. Ariko nanone kandi nta nuzakubuza kuba wahitamo amafaranga runaka ushaka gucuruza, ariko nyine ikigomba kubaha, ugomba kuba icyo twita industry standard. Yimvuze industry standard no kuvuga ngo nabyita ngo ikisi, nabyita ngo uko industry imeze muri rusange, nimba ariko nabyita mu Kinyarwanda. No kuvuga ngo muri industry ya forex dufitemo nyine amafaranga menshi y'ibihugu bitandukanye, ariko siko yose ugomba kuyiha agaciro. Urugero, ntabwo ushobora kwifata ngo uvuge ngo ugiye gucuruza amafaranga y'u Rwanda ni dolari. Aho ngaho nta kintu wabona muri forex ukurikije ukuntu ifaranga ni dolari biba biri kugenda. Nta guhangana gukomeye kuba kurimo, kandi batadukeneye amafaranga afite imbaraga ku buryo rimwe iyo rinesheje irindi, kuko biba bihanganye cyangwa se rigize imbaraga cyane, ribasha kugira gukora impinduka ni cyane, rikagenda cyane ku buryo wowe ubwawe uhita wunguka ikintu gifatika. Rero niyo mpamvu ntawe uzakubuza guhitamo ifaranga ushaka ko menshi hafi ya yose arahari, ariko ugomba kubaha industry standard nyine, ukamenya ibyo ugomba kwitaho kuruta ibindi. Ngira ngo aho ngaho biri kumvikana. Currencies ngira ngo mwumvise icyo ari cyo. Nivuga currency ni ifaranga nyine ry'igihugu, national currency. National currency y'u Rwanda dufite hano ni ifaranga nyine ry'u Rwanda. Mu Burundi nyine ntabwo nzi neza ukuntu baryita mu mpine, ariko ni ifaranga ry'u Burundi. Nzi ko ari bana uhari na efrawa, sinzi ukuntu umuntu yabisoma nyine mu ntuza mu Kinyarwanda, ariko nyine nzi ko ari ifaranga ry'u Burundi. Hanyuma trading forex is all about trading one currency against another. Ngira ngo mwabyumvise, gucuruza cyangwa se gukora investment muri forex uburi no gucuruza ifaranga rimwe, no gufata ifaranga rimwe nyine against another. Nuvuga ngo ifaranga rimwe ribihanganye n'irindi, wowe ukamenya ngo ni irihe ugomba gucuruza muri ayo ngayo abiri, kuko haba harimo amafaranga birahanganye. Byumve nk'ibintu byoroshye, ufite amayero wenda n'amanyarwanda. Icyo gihe ayo mafaranga uko agenda ahindagurika mu gaciro, ushaka kumenya ngo nirihe natunga uyu munsi kubera ko irindi rigiye guta agaciro, kugira ngo ntahomba ahubwo nkomeze nunguke. Ubyumve gutyo. So when you buy one currency you have already sold another one. Ibintu mugomba kubyumva gutyo. Hari abantu batabyumva muri forex. Nuvuga ngo iyo ucuruje ifaranga rimwe cyangwa se iyo uguze ifaranga rimwe uba wagurishije irindi. Bishatse kuvuga iki? Muri forex umeze nkaho ufite amafaranga abiri mu ntoki, ahubwo ugahitamo uruhande ujyamo. Ni ukuvuga ngo nimba uri gucuruza agaciro k'amayero n'amadolari, icyo gihe iyo uguze amayero nuko uba wagurishije idolari. Ugurisha idolari ukabona iyero, cyangwa se ukagura iyero, cyangwa se ukagurisha iyero ukagura idolari. Ngira ngo aho ngaho biri kumvikana, ariko ndaza kwibereka neza kugira ngo muze kubyumva neza, kuko aha ngaha ku muntu mushyashya ndabizi ko atari kubyumva, ariko umuntu usanzwe uri muri forex arabizi yuko ndi kugerageza gukoresha ubusobanuro bwimbitse, kuko ubundi usanzwe birimo barabizi. So when you sell one currency you have already bought another one in your set. Buy to sell, sell to buy is the main logic. Ni ukuvuga ngo logic nyine birimo nyine
you buy to sell and you sell to buy. Nuvuga ngo iyo uguze nyine nuko ubugurishije kandi iyo ugurishije nuko ubuguze. Bishatse kuvuga iki? Iyo nguze $, iyo ndi kugucuruza agaciro, reka tuvuge mfite hari amashiringi ya Uganda n'amafaranga y'u Rwanda. Iyo mfashe amashiringi ya Uganda nkayajyana kuri Forex Bureau bakampa amanyarwanda, icyo gihe mba nguza amanyarwanda ariko mba ngurishije amashiringi. Gira ngo aho ngaho biri kumvikana. Ibyo rero nibyo uzajya ukora muri Forex. Mfite amashiringi ya Uganda, mfite n'amafaranga y'u Rwanda, kandi ndashaka mfite amashiringi ya Uganda ariko hari amafaranga y'u Rwanda, ngiye nshaka amafaranga y'u Rwanda nshaka kuvunjisha. Icyo gihe ngiye kuri Forex Bureau nkabahereza amashiringi ya Uganda bakampa amafaranga y'u Rwanda, icyo gihe mba nguze amafaranga nyine y'u Rwanda, ariko nubwo nguze amafaranga y'u Rwanda ngurishije ya mashiringi nari mfite. Ibyo rero nibyo tugiye kureba, tuzakomeza tugenda tureba, muzagenda mubisobanukirwa kurushaho. Nimba utarabyumva neza nyine reka dukomeze, bizagenda bisobanuka, ariko ndakeka ibintu tumaze kureba aka kanya wagerageje kubyumva nimba uri mushyashya muri Forex Trading. Hanyuma currencies, tugiye kureba icyo bita most popular currencies. Ngira ngo twabibonye, twavuze yuko hari amafaranga menshi cyane hano ku isi, ariko nyine harazwi cyane ndetse atanga n'akantu nyine ushobora kuinvestamo nyine ukunguka byoroshye. Hanyuma amafaranga azwi cyane n'ay'ibihugu bikomeye cyane nyine, n'ubundi ibihugu byo kuri ya migabane nyine from developed countries. Nuvuga ngo amafaranga ava mu bihugu byateye imbere niyo mafaranga usanga nyine afite ijambo n'ubundi muri iyi industry ya Forex Trading. Irya mbere riri kwibanze rikaba na reserve currency nyine zabasobanura, baryita United States dollar, ni dolari rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ariryo ngiryo rya mbere nyine mureba handitse rimwe. Muri abbreviation hano hari currency name, ndagira ngo aha hantu muhatindeho cyane. Hano dufite muri kureba, hano dufite currency name, nuvuga ngo ni izina ry'ifaranga cyangwa se izina ry'inoza ry'amahera tugiye kureba hano. Hanyuma hano dufite abbreviation cyangwa se abbreviation mu gifaransa, numva ariko babyita, narakibagiwe. Hanyuma tukagira na nickname. Na nickname murabizi ko ari akabyiniro bakunda kwita amwe mu mafaranga. Nukuvuga ngo izi nickname ushatse wazisoma ukazifata cyangwa se ntuzifata, ariko hari ubwo uzajya uri kureba nka video wenda ukumva umuntu avuze ngo back cyangwa se akavuga ngo fiber cyangwa se akavuga ngo sterling cyangwa se akavuga ngo swiss cyangwa se osi cyangwa se akavuga kiwi, uzajya umenya nyine ifaranga ashatse kuvuga iryo ari byo. Ikintu ushaka ko mu paying attention ni abbreviation, mukazifata hanyuma mugafata na currency name. Hanyuma abbreviation rero z'amafaranga ziba zigizwe n'inyuguti 3. Hanyuma iyo igihugu rero kigizwe n'amazina abiri, akenshi bakunda gufata buri nyuguti banziriza. Iyo igihugu kigizwe, izina ry'igihugu rigizwe n'amagambo abiri, bakunda gufata buri nyuguti banziriza buri jambo. Urugero United States dollar amine ni USD, ariko no kuvuga ngo iyi U cyangwa se iyi U itangira hano ni iyi U yo kuri United. Hanyuma iyi S ni iyi S nyine ya kabiri, hanyuma akahita haza inyuguti banziriza n'ubundi iryo zina ry'amafaranga bakoresha. Muri Amerika ro bakoresha dolari, niyo mpamvu nyine USD dufite USD hano, iyi D nicyo ishatse kuvuga. Hanyuma euro abakoresha amayero nyine mu Burayi nyine murabizi ko nyine euro ni ijambo rimwe, rero bafashe euro nyine bavanaho o iheruka gusa bandika za nyuguti 3. Hanyuma Great British Pound cyangwa se aravuga Great British Pound, Great Britain Pound ko avuga, ariko uvuga ngo Great British Pound, iyi G banza niyo iraha nyine G, iyi B ikurikiyeho niyo B nyine ya kabiri mu hana muri iyi mpine, ubwo ni Great British, ubwo nuvuga ngo ni mu Bwongereza nyine Pound. Hanyuma iyi pound muri kwibona nyine mu bwami bw'Abongereza bakoresha nyine iyi pound, ngira ngo muri kwibona. Hanyuma Swiss franc yo bandika CHF rero bivuga kuri aya magambo Confederation Helvetica franc, ntago nzi kubisoma ariko banza ari Kilatini.
ariko nuvuga ngo na hasi CHF bituruka. Hanyuma akabyiniro nyine bayita Swiss. Hanyuma Great British Pound cyangwa se GBP bayita sterling, hanyuma bakayita FIBA, hanyuma bakayita BAC USD. Yeah. Hanyuma Canadian dollar is nickname ntabwo nkunda kuzitaho njyewe ndeba cyane, gusa iyo umuntu abivuze mpita numva ibyo ari byo. Hanyuma Canadian dollar nyine, Canadian dollar bafashe inyuguti ebyiri zibanza, hanyuma bongeraho D, CAD, Canadian dollar CAD cyangwa se CAD, muzamo bamwe CAD abandi akavuga CAD. Hanyuma Japanese yen, mu muntu uza muri Japan bakoresha ifaranga ryo baryita yen. Hanyuma ija bafashe ija bongeraho iyi P, JP, bongeraho iyi Y bikavuga JPY cyangwa se Japanese yen. Hanyuma nuzajya ubona aho byanditse nyemenya ngo ni Japanese yen, ubu izi mpine ugomba kuzifata nyine ukazimenya. Australian dollar bafashe A na U ngibi hano, bongeraho iyi D bivuga Australian dollar. Hanyuma New Zealand dollar bafata iyi N n'iyi Z nibagiye kuyihighlightinga ariko ntacyo, bongeraho n'iyi D biba NZD, New Zealand dollar. Hanyuma Australian dollar bayita OC, hanyuma NZD bakayita kiwi, nuko nyine hariyo kiwi nyine umuntu uza muri New Zealand dollar. So there are so many currencies out there, but these are more than enough if we start combining one against another to create pairs. Nuvuga ngo iyo ugiye gucuruza rero amafaranga y'ibihugu, ntabwo ushobora gufatira ifaranga yagiye nyine cyane iri dollar rya Nouvelle-Zélande ngo ucuruze ryo nyine, rigomba kuba rifite irindi bihanganye muri aya. Rishobora kuba rihanganye n'iri cyangwa se rihanganye n'iri cyangwa se rihanganye n'iri cyangwa se rihanganye na ririya, gutyo kuzamura. Ni ukuvuga ngo bigenda aya mafaranga nyine agenda akora icyo twita pair. Murabizi ko ari ensemble y'ibintu bibiri, it is a set of two elements. Ni ukuvuga ngo tuba dufite pair nyine cyangwa se sinzi ukuntu nabyita mu Kinyarwanda ariko murabyumva pair. Ni ukuvuga ngo tuba dufite amafaranga abiri nyine ahanganya, ensemble y'ibintu bibiri y'amafaranga abiri ari guhangana. Aho ngaho niyo tuba turi gucuruza agaciro kayo uko gahindagurika. Ko gahindagurika nibyo tuba tugenda tureba, nibyo tuba dushaka gushoraho amafaranga yacu. Ngira ngo aha biri kumvikana. Ngira ngo hano mbere yuko dukomeza, ngira ngo hano mwabashije kumva neza, kansubira inyuma ho gato. Ngira ngo hano mwabashije kumva neza izi abbreviation aho zituruka ndetse n'amazina y'aya mafaranga y'ibihugu bine bitandukanye. Ngira ngo iki ngira ngo kirasobanutse. Uwakigiraho ikibazo wenda yambaza Telegram, username yanjye ya Telegram irabira aho muri video description, na WhatsApp namba yanjye biraba muri video description, uze kureba murabisangamo. Hari icyo tumvisemo hano umushyashyo mbaza ese euro USD cyangwa se Canadian dollar ni ibiki, ibyo ngibyo ukambaza nagusobanura nta kibazo. Hanyuma kadukomeze tujye ku kindi hano tugomba gusobanukirwa muri currency pair. Muri currencies tugira icyo twita currency pair, nicyo nababwiraga. Currency pair nababwiye ko ari a set of two currencies, icyo twita currency pair. Pair ngira ngo murabizi ko tuvuga ngo ni umugoro w'inkweto, a pair of shoes. Tumamvu tuvuga ngo a pair of shoes nuko nyine inkweto nta rukweto, nta muntu ugura urukweto rumwe keretse wenda afite ikibazo cy'ubumuga, ariko ubundi inkweto ziza ari ebyiri, ni impamvu bazita ngo ni pair. Rero no muri currencies rero genda tugira ama pair atandukanye igihe ifaranga rimwe ryahuye n'irindi. Ndaza kubereka ukuntu agenda ahura kugira ngo muze kubisobanukirwa, ariko ngira ngo hano tubanze turebe ukuntu ayo mafaranga bameze iyo yahuye. Hanyuma a currency pair is the quotation of two different currencies with the value of one currency being quoted against the other. It is a set of two currencies in a competition where the first currency in quotation format is called the base currency and the second one is called the quote currency. Aka kantu mugafate cyane n'ingenzi, nimba utakumva usubiza inyuma cyangwa se
simbizi kuri ubigenza ariko wongera usubiremo ijwi ryanjye wongera ubyumve ubisobanukirwe. Nivuga ngo currency pair nuvuga ngo ni uburyo twandikamo amafaranga cyangwa se ni uburyo amafaranga aba yihuje, ifaranga rimwe riri guhangana n'irindi mu gaciro. Ngira ngo biri kumvikana. Hanyuma ifaranga ribanza muri iyo pair yacu niryo twita base currency, hanyuma irikurikira tukaryita cote currency. Kakano mugasobanukirwe. Ngira ngo mwiga imibare wenda babwira ngo set cyangwa se ensemble ibigizwe n'ibintu bibiri, iyo twita couple, bifite na couple icyo twita couple ubundi cyagizwe n'ibintu bibiri x na y. Nivuga ngo iki nicyo twita pair ubundi mu buryo bw'imibare. Iyi ni pair, nivuga ngo iyi x ni value ya mbere, iyi ni value ya kabiri. Noneho ibi bifate nkaho ari faranga rimwe, irindi faranga. Noneho hano abiduha result yuko biri guhangana. Ntago mbajyanye mu mibare ku bantu batinya imibare, ndabizi hari abantu mutinya imibare, mu mbabare ntago mbajyanye mu mibare. Hari abantu bungu mwana mugiye kubivamo, ntago mbajyanye mu mibare. Hari abantu mutinya imibare ariko byumve gutyo. Ubwo najya ngo urugero rutoya kugira ngo noneho uze kubyumva neza, ariko ndabizi neza n'ubundi uraza kubisobanukirwa. Reka dukomeze, uraza kubisobanukirwa mu kanya ndabikwereka. Ikintu ugomba kuzirikana kugira ngo ubyumve, forex is all about trading one currency against the other. Nuvuga ngo forex tuba ducuruza ifaranga rimwe imbere y'irindi. Nuvuga ngo ifaranga riba rihanganye n'irindi. Ntago nyine wacuruza wabwira ngo ucuruza ifaranga, ntago wacuruza ishiringi ryonyine. Uraricuruza gute? Uracuruza agaciro karyo imbere y'irindi faranga ari hari ku isoko. Rero nicyo icyo kintu rero ubukoze cyo gufata ishiringi ukaricuruza ukarihanganisha n'irindi faranga, ubukoze cyo twita currency pair. Cyangwa biri kumvikana. You must have two currencies in competition in order for you to trade, hence the term currency pair. Nuvuga ngo ugomba kuba ufite ubwoko bw'amafaranga abiri buri muri competition kugira ngo nawe ubashe gukora trading. Niyo mpamvu rero tuvuga ngo currency pair. Nishaka kukubaza ngo currency pair uri kwibandaho uyu munsi ni iyihe, ukambwira uti wenda ndi kwibanda wenda ku euro ni dollar. Mpita numva yuko nyine wowe uyu munsi uri kwibanda mu gucuruza agaciro k'euro ni dollar kuri internet. Ngira ngo biri kumvikana. Icyo kintu rero mbwiye ngo euro ni dollar nicyo twita currency pair. Ngira ngo biri kumvikana. So this is why you are strongly required to build solid skills in how currency compete against each other. Ukeneye kubaka ubumenyi mu gusobanukirwa uburyo ifaranga rihangana n'irindi. Ni nabyo tugiye kureba, nabyo turi buze kuvuga kuri exchange, nabyo tuzavugaho cyane bihagije, ngira ngo bizagenda byumvikana. Ngira ngo ariko hano wabashije kubyumva neza. Hanyuma you cannot trade USD, United States dollar alone. Nuvuga ngo ntago ushobora gucuruza idolari rya Amerika biryonyine, ntibishoboka. There must be another currency in competition. Hagomba kuba irindi faranga bihagaye nyine, and you will always join a winning side in order to win in the market, in order to make money. Nuvuga ngo agomba kuba hari irindi ifaranga rihanganye n'idolari, hanyuma we ukajya uri ku ruhande rw'idolari rw'ifaranga muri iyo pair, ukajya ushora amafaranga yawe ku ifaranga rifite imbaraga kurusha irindi kugira ngo ukomeze wunguke. Nzabibasobanura neza muzabyumva. Wowe fata ikayi n'ikaramu wandike ibyo uri kugenda usobanukirwa. If you remember a table of currencies we have seen, you can choose one and study its competition against the dollar and find opportunities to make money. Nimba wabonye ya tablo nyine njango nibyo nanditseho hano, nimba wabonye ya table twabonye y'amafaranga atandukanye, ushobora guhita muri imwe ukaba wakiga uburyo ri guhangana n'idolari n'urugero cyangwa se ri guhangana n'irindi, hanyuma wowe ukamenya uko wabigenza ukabona amafaranga ukinjiza. So reka tubyinjiremo rero, hanyuma hano muri kuhabona ikarita y'isi.
iyi karita y'isi iri kukwereka imigabane itandukanye. Hano dufite Amerika y'Amajyaruguru, ni ukuvuga ngo Amerika y'Amajyaruguru ariho hari Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Canada. Hanyuma Amerika y'Amajyepfo niho hari ibihugu nka za Brazil, za Mexique, ibyo bihugu byose niho biri. Hanyuma tukagira Afurika ngiyi hano. Hanyuma tukagira umugabane w'Uburayi, tukagira Aziya, tukagira na Oceania hariya nyine. Ngira ngo iyo ni imigabane itandukanye y'ibihugu. Hanyuma muri ibi bihugu rero niho hagiye harimo muri iyi migabane niho harimo ibihugu bitandukanye, kandi buri gihugu usanga gifite ifaranga cyangwa se ibihugu byahuje ifaranga. Wenda nk'Uburayi, harimo ibihugu bitandukanye, ugasanga rero bakoresha wenda hari aho bakoresha ifaranga rimwe. Ibyo byose nibyo tugiye kureba, noneho nkwereke ukuntu nyine amafaranga agenda yihuza kugira ngo abyare icyo twita pair. Kugira ngo ibyo ngiye gukora aha ngaha biraza kugufasha kubyumva neza kurushaho, kuko ikintu tugiye kwibandaho hano nk'uko bireba hejuru handitse ngo currency pairs formation, uko ayo ma currency pair abaho, kugira ngo uraza kubyumva neza. Reka dore kuri US dollar, United States dollar cyangwa se USD. Ni ukuvuga ngo iri ni idolari rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hanyuma banki rigenzura bayita Federal Reserve. Federal Reserve ni banki nkuru ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ikaba ari nyine ifite idolari mu ntoki zayo. Ubwo ari turi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Reka tuvuge ko hariya noneho ari muri Japan, nyine ni muri Japan n'ubundi hari kuri map ni muri Japan. Ahangaha ni ukuvuga ngo hariya dufite yen. Nababwiye ko ifaranga ryo muri Japan cyangwa se ihera ryo muri Japan, amahera yo muri Japan bayita yen. Hanyuma rero iriya JP ivuga Japan, Japanese yen, JPY. Mu mpine rero yuvuze JPY buvuze yen ryo muri Japan, rikaba rigenzurwa na Bank of Japan. Ngira ngo biri kumvikana. Iyo habayeho transaction rero n'urugero transaction cyangwa se ikintu cyose kiri butume habaho ihinduranya ryaga cyangwa se ihangana mu gaciro, exchange cyangwa se habaho exchange hagati y'idolari ndetse n'yen, sibyo? Aya mafaranga yose yombi akihuza gutya, iki gihe twita tugira nyine biba bikoze pair, yacu. Nuvuga ngo nimba turi kugira connection hagati y'idolari ni yen, agaciro biri guhinduka mu gaciro, biri guhangana. Urugero wenda hari kuzabaho transaction, bamwe muravunjisha amayeni, abandi murajya kugura ibintu bakabategeka kugura mu bintu runaka n'urugero. Icyo gihe haba habayeho ubucuruzi hagati y'aya mafaranga yombi. Hagomba kubaho rero exchange, hagomba kubaho ifaranga rigira agaciro imbere y'irindi. Irifite agaciro rero nibyo tuba dushaka, iryo twibandaho, niyo dushoraho amafaranga yacu tukunguka. Rero aya mafaranga ari guhangana uko ari abiri nicyo twita pair. Ni ukuvuga ngo nimba ndi kubona opportunity ziri uyu munsi ndi buzibone hagati y'idolari ni yen ryo muri Japan, icyo gihe pair yanjye iba ibigizwe ni dolari ryo muri Amerika ndetse ni yen ryo muri Japan. Ngira ngo icyo kiri kumvikana. Icyo gihe pair yanjye rero igomba kuba ari USD JPY. Hano rero biba bimeze bite? Ni ukuvuga ngo urugero wenda n'urugero kubaha, tuvuge US government ishaka kwepotinga wenda ibintu muri Japan. Icyo gihe rero Japan ntabwo izemera kwishyurwa mu madolari, izabwira Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko bagomba kugira ute kuvunja. Nyine hagomba kuba hivunjisha kameme product zabo zikagurwa mu mayeni, ko biriya bihugu murabizi ko birinda amafaranga yabyo, bikagurwa mu mayeni, bigatuma rero yen rigira agaciro imbere y'idolari, kubera ko itegeko rya supply and demand rirakora cyane hano muri forex. Nuvuga ngo uko ikintu kigurwa cyane, kiri gushakishwa cyane ku isoko, niko gihenda, naho uko ikintu kitari gushakishwa niko gita agaciro. Nimba ifaranga ry'u Rwanda
mu myaka yashize ryaragurwa imbere y'idolari warabaga ufite idolari imwe akaguha amafaranga y'u Rwanda 500 cyangwa 300, uyu munsi bikaba bigeze ku 1000. ubwo bisobanuye ko ifaranga ry'u Rwanda ryateye agaciro imbere y'idolari. Iyo hano mu Rwanda muri gukoresha amadolari cyane mwishyuza abantu wenda ubukode bw'inzu, ngira ngo mwigeze kubyumvaho Beneri bivugaho, uko mukomeza gukoresha amadolari cyane mu gihugu cy'u Rwanda, amanyarwanda ntakore, niko amadolari arushaho kugira agaciro imbere y'amanyarwanda. Ubwo nzabasobanura n'impamvu abantu benshi nyine bakunda gukoresha amadolari cyane cyane nko mu bukode bw'inzu, ngira ngo ababisanzwe babirimo bo barabizi nyine ko hari uburyo bwo guproteja nyine kugira ngo bakomeze bunguke. Kuko nimba uyu munsi inzu yikodeshaga amadolari 500, hanyuma kandi amadolari 500 wenda yarahwanye wenda n'ibihumbi wenda 400, wenda rivunjwa 800, hanyuma ejo bundi idolari rikaba rigeze ku 1000, icyo gihe uzagomeza wishyura amadolari 500, ariko mu manyarwanda ntabwo uzaba ukishyura bya bihumbi 400, ahubwo uzaba wishyura 500. Wowe uzaba uri guhomba rero, we wishyura, hanyuma wa wundi wishyura we azaba nyirinzu, we azaba ari kunguka. Kubera iki? Nyine ubwo idolari yayigize reserve, nyine yari yigize safe haven kugira ngo agomeza arinde nyine ubutunzi bwe. Gayo nguko rero no ku rundi ruhande Japan nayo igihe yakenera kuzana ikintu muri Leta z'Ubumwe za Amerika, cyangwa se igihe hari ibintu bikeneye kuba imported from US to Japan, icyo gihe ntabwo rero uzajyana amayeni muri Leta z'Ubumwe za Amerika, ugomba kwishyura mu idolari. Icyo gihe rero haba habayeho kugura idolari, icyo rero bitabyongera agaciro idolari, bigatuma noneho rya yene naryo ritakaza agaciro. Urwo n'urugero ruto, hari impamvu nyinshi cyane zituma ifaranga rihindagurika mu gaciro nyinshi cyane. Urwo n'urugero rumwe narimbaye kugira ngo mwumve process nyine uko ibigenda imeze. Icyo gihe ariko iyo bimeze gutyo, tuba dufite pair yitwa USDJPY. Ngira ngo ahangaha biri kumvikana, USDJPY ni ukuvuga ngo idolari rya Leta z'Ubumwe za Amerika ryihuje n'idolari ryo muri Japan bitanga USDJPY. Iyi rero niyo bita pair. Ni ukuvuga ngo iyo ufunguye software uzaba ukoresha uri gukora business, uzajya usanga amafaranga yanditse muri ubu buryo. Nta faranga uzajya usanga ryanditse rimwe, uzajya usanga impine, ibintu by'amakode byanditse gukiza abbreviation, uzajya uhita ubyumva umenye nyine uko bisomwa. Ni ukuvuga ngo USDJPY ni ukuvuga ngo ni idolari rya Leta z'Ubumwe za Amerika ni yene byo muri Japan, nibyo bintu uba uri gucuruza. Noneho rero icyo twita nkuko nababwiye ngo ifaranga ribanza muri pair yacu turyita base currency, hanyuma iri kuri cyo tukaryita quote currency. Ni ukuvuga ngo hano muri iyi pair yacu USD niyo base currency, United States dollar USD niyo base currency, hanyuma JPY niyo quote currency. Ngira ngo nabivuzeho, ariko turaza no kubigarukaho nyuma kugira ngo murusheho kubyumva neza, mugende musobanukirwa. Reka dukomeze. Hanyuma dufite wenda euro nyine, dufite euro, dufite wenda na South African na South African Rand, cyangwa se ZAR, bamwe bavuga ZAR. Nuvuga ngo euro ZAR, nukuvuga ngo euro igenzurwa na European Central Bank, hanyuma ZAR ikagenzurwa na South African Reserve Bank. Aya mafaranga rero yombi nayo habayeho interaction, guhuza kw'ayo mafaranga, icyo gihe bitabibyara indi pair nyine. Nkuko nabibasobanuriye hano, na hano hari impamvu nyinshi zishobora gutuma aya mafaranga yagira itumatumano hagati yayo, bikabyara pair. Ibyo rero bitabiduha pair yitwa euro ZAR, aho euro nyine ihita iba base currency na ZAR ikaba quote currency. Izi code ziba zanditse, we ntabwo ushobora kuzicurika wenda ngo uvuge ngo ZAR euro cyangwa se USDJPY ngo uvuge ngo JPY USD, no. Biba byanditse biri constant, nimba ariko nabyita ni value ziri aho ngaho udashobora guhindura. Noneho icyo ukora ni ukuzifata mu mutwe gusa ukamenya ibyo ari byo, ukamenya ngo base currency ni iyi, quote currency ni iyi.
pair ibigizwe n'inyuguti 6, ubwo iyo ugabanyijemo kabiri 3 zibanza n'izinuza ni karesi imwe, hanyuma izindi 3 ziheruka ni karesi, ubwo 3 zibanza ni za base karesi, izindi 3 ni za quote karesi. Ngira ngo hano biri kumvikana. Ubwo hano euro niyo base karesi, hanyuma ZAR cyangwa South African rand niyo quote karesi. Ngira ngo ahangaha biri kumvikana. Dushobora kugira kandi wenda CHF ikabigenzuzwa na Swiss National Bank, tukagira wenda hara muri Oceania, wenda mu gihugu cya Australia tukagira AUD cyangwa se Australian dollar, nayo ikabigenzurwa na Reserve Bank of Australia. Turamutse tugize transaction cyangwa se exchange rate ibiri kuba hagati ya CHF Swiss francs ndetse na Australian dollar, tuba tugize indi pair yitwa AUD CHF, aho AUD ari base currency, CHF kaba quote currency. Hari impamvu ibyo biri kubisubiramo base currency na quote currency, ubizirikane umutima wawe kugira ngo uze kubyibuka. Izi ni ingero ndi kwaza uko amafaranga nyine agenda yihuza, kuko naya yandasigaye iri rishobora kuza rikihuza n'iri, iri kuhuza n'iri, iri kuhuza n'iri, iri kuhuza n'iri ngiri, wenda nakomanya kuhuza n'iri, gutyo. Ni ukuvuga ngo ndi kukwereka urugero nyine rw'uko payers zibaho kugira ngo ujye ubyumva uko bigenda, industry uyisobanukirwe neza birusheho kumvikana. Ushobora kugira kandi wenda Canadian dollar hariya igenzurwa na Bank of Canada, ukagira wenda na Nouvelle Zelande hariya NZD New Zealand dollar, idollar ryo muri Nouvelle Zelande, nabyo abiri gukora connection. Hanyuma payers buri faranga bari hura n'irindi, haba ari exchange rate iteka ibihari hagati y'ifaranga rimwe n'irindi. Hanyuma muri Nouvelle Zelande nyine murabona ko igenzurwa na Federal Reserve of New Zealand. Hanyuma iyo byihuje rero bitanga pair yitwa NZD seal cyangwa se NZD card, bitewe nuko wowe ushobora kubisoma. Icyo gihe tuba dufite pair imeze gutya. Ngira ngo hano birumvikana. Izi pair rero nuko zigenda zibaho. Ubwo hano NZD niyo ibari base currency. Ngira ngo nimba byumvise navuga nti congratulations. Nimba bamaze kumva uko currency pair formations, currency pairs formations zibaho, igenda ngira ngo wabyumvise. Ngira ngo icyaba gisigaye no gukomeza. Ngira ngaha nta kibazo gihari. Nimba ugifite umbwire, ndaza munoza muri description ya video muraza gusangamo WhatsApp number yanjye na Telegram username yanjye. Ushaka kunyandikira umbaza hari icyo tumvise nkagusobanura, nta kibazo. I will never charge you money about these simple stuffs. Ibyo na kwaka amafaranga kugira ngo nkwigishe n'ibindi birenze ibingibi. Ibi byo ntekereza ko ari ibintu by'ingenzi buri muntu wese agomba guhera hamenya. Wasanga no kuri internet n'ubundi ukagerageza kubyigisha nkuko mbishyizeho, ariko hari ibindi biri tekiniko cyane birenze urugero ku buryo byose kubijyamo ugomba kwikora ku mufuko k'amakano. Nuko nyine bimeze. Reka dukomeze. Turacyari muri introduction to forex, turacyari muri currency pairs. Mu gisata cya currency pairs tugiye kureba types of currency pairs. Tumaze kureba currency pair formation ukuntu zibaho, twabibonye hariya. Noneho tugiye kureba currency pair, types of currency pair kuko ziratandukanye. There are 3 types of currency pairs in forex market. Iki kintu kizirikane. Tugira ubwoko butatu bundi bw'ingenzi. Tugira izo twita major currency pairs, tukagira minor currency pairs, tukagira niyo twita exotic currency pairs. Major currency pairs ni uvuga ngo ni amafaranga y'ibihugu bikomeye aba yamaze kwihuza. Hanyuma minor currency pairs nayo ndaza kwibasobanura. Exotic currency pairs nabyo ndabibasobanurira. Major currency pairs consist of the most frequently traded currencies globally. Nuvuga ngo major currency pairs iki gisata kigizwe n'amafaranga y'ibihugu
bizwi ndetse acuruzwa cyane ku isi. They have much liquidity. Liquidity nzasobanura icyo ari cyo. The lowest spread, baba bifite spread ntoya cyane. Spread nayo nzabasobanura icyo ari cyo. And a clean structure, ndetse na structure igaragara neza. Ubwo ndavuga iyo twageze muri technical analysis ko haba hari chart ubireberaho, zifite chart isa neza cyane. Izi terms ntago muzumvise nzazigarukaho. Ikindi kubabwira aka kanya, menya ngo hari major currency pairs, minor currency pairs na exotic currency pairs. Ariko ikintu ugomba kwitaho muri aka kanya muri major currency pairs nuko major currency pairs have US dollar cyangwa se United States dollar in their quotation cyangwa se USD. Nuvuga ngo muri quotation twabonye, nimvuga quotation ni kwa kundi pairs tuzandika base currency na quote currency. Pair formation mwabonye ukibaho. Izo twita major currencies ni currencies zifite zo mu bihugu bikomeye ariko ziba ziri kumwe n'idolari, kubera ko idolari niryo riyoboye niyo reserve currency mbere ko nabyita sorry. Noneho aya ni amafaranga mu ibyo bihugu aba agomba kuba afite idolari muri iyo pair. Iyo rero nizo twita major currencies. Noneho minor currencies sorry, minor currencies cyangwa se minor currency pairs no wango consist of most trade currencies from developed countries. These pairs are called minors because they don't have dollars in their quotations. No wango aya na amafaranga yo mu bihugu bitandukanye abayihuje nakagenda akora za pairs, ariko muri iyo nta dollar irimo, nta US dollar, nta United States dollar irimo, tuyita minor currency pairs. Ndaza kubaha ingero yango muze kubibona. Hanyuma tugira niyo yita exotic currency pairs. These pairs consist of most traded pairs from developed countries and currencies from developing countries. Sorry. These are less liquid, expensive to trade due to high spread. Some have messy charts making hard trade. Exotic currency pairs ni amafaranga yo mu bihugu byateye imbere abayihuje n'amafaranga mu bihugu biri gutera imbere, urugero nk'u Rwanda cyangwa se ibindi bihugu nyine bitaratera imbere nka kisi. Hari ibihugu bifite amafaranga nyine adacuruzwa cyane kuri internet, ayo mafaranga akaba yihuje n'andi mafaranga acuruzwa cyane, icyo gihe tubyita exotic. Nka South African rand uyihuje na euro dushobora kubyita exotic. Kubera iki? Kubera ko ntabwo ifaranga ryo muri South Africa nubwo ari igihugu cyateye imbere ariko ntabwo ari most traded currency. Rifite liquidity ntoya cyangwa se movement ntoya, niba ariko nabyita nta volume nyine rifite. Hanyuma riba rinahenze nyine kuricuruza kubera ko rifite spread nini. Spread ubwo nzayibasobanura neza kugira ngo muyumve mu gice cya kabiri cy'iyi video, kuko aka kanya ntabwo mwahita mubyumva mutarumva n'ibindi byibanze. Ndetse rero impamvu nyine exotic currencies ikindi kiziranga ziba zifite na chart chart idasa neza. Ngo mberetse chart y'u Rwanda n'idolari mwaseka. Ifaranga ry'u Rwanda n'idolari ntago ibigenda neza, iri choppy, tabyita choppy. Hanyuma reka dukomeze tugiye kureba noneho types of currency pairs. Ubwo naho tugiye kureba ingero. Hanyuma major currency pairs ngira ngo muri kuzibona 7 major currency pairs nezi. Murabona ko zose zigiye zifite $1 nizo aya mafaranga yose ava mu bihugu bikomeye, ariko buri rimwe rihuye n'idolari hagiye harimo $, rya Amerika, $, rya Amerika, Canada ni $, rya Canada ni $, rya Amerika, CHF Swiss franc ni $, rya Amerika, GBP Great Britain pound cyangwa se Great British pound hamwe ni $, rya Amerika, Australian dollar ryo muri Australia hamwe ni $, rya Amerika, New Zealand dollar ryo muri Nouvelle-Zélande ni $, ryo muri Amerika. Hanyuma $, rya Amerika ni yen ryo muri Japan. Hanyuma tukagira ni euro ni $. Ayo 7 major currencies. Minor currencies urabona ko nayo ni amafaranga mu bihugu bikomeye, GBP
amapaundi, amadolari yo muri Canada, ariko nyine tuyita mayina kubera ko nta dolari riba ririmo, nta dolari ririmo muri pair. Izi zose ni pair, muri izi pair zose urabona ko nta dolari ririmo, mu gihe hano rigiye ririmo. Hanyuma exotic currency urabona ko ni amafaranga yo mu bihugu bigiye bitazwi, US dollar and Turkish lira, nuvuga ngo ni ifaranga ryo muri Turkiya ryahuye n'idolari, idolari no muri Swedish ni faranga ryo muri Swede baryita Swedish krona, kugira ngo murabibona. Hanyuma Turkish lira na JPY, aya yose ni amafaranga. Euro and Mexican peso, kugira ngo murabibona, aya yose ni amafaranga yo mu bihugu nyine bigiye bisa naho bitaragira iterambere rikomeye cyane ku buryo amafaranga yabyo amenyekana cyane. Izi rero nizo twita exotic, ariko minor currencies akenshi ziba ari izi ngizi zo mu bihugu bikomeye cyane. Pairs ni nyinshi cyane, ariko reka dukomeze, muzagenda mubisobanukirwa kurushaho. Iyi niyo ntambwe ya mbere yo kugira ngo wumve neza forex icyo ari cyo. Ndabiza umuntu kwibaza ngo ese ngo na trading gute, ngo ibintu munabikora gute, ngo bigenda bite. Ibyo tuzabigeraho, ndacyaguha theory, ndacyagusobanura neza buri kantu kandi kugira ngo ubyumve. N'ibyo uri kwibaza tuzabigeraho. Hanyuma dukomeza, kadukomeze. Hanyuma reka turebe icyo twita interbank market. Interbank market mugomba kumva neza noneho, ubwo twatangiye kwinjira mu bindi birenzeho kugira ngo noneho ujye wumva niutangira no gukora forex ujye wumva ukuntu ibintu biba biri kugenda. Interbank market ngira ngo nababwiye yuko forex nyine ari interbank market. Nimvuga interbank market ni forex, ariko noneho hano ni ukukwereka uburyo ki ibintu biba bigenda behind the scene. Ni ukuvuga ngo tumeze nk'abafite za engine hano hagati y'amabank. Izi banki ziba ziri connect, ni business y'amabanki. Izi banki ziba ziri connect. Central Bank y'u Rwanda igomba kuba iri connect, ifite uko yakira ibiciro, ihindagurika ry'ibiciro ku isi yose. Ubwo nimvuga Central Bank mba mvuze BNR. Mu Burundi nuko buri gihugu cyose kiba gifite uburyo kigomba ku accessinga exchange. Ngira ngo mujya no mu mabanki ugasanga hari hamanitsemo ibyapa bikwereka ukuntu exchange iri kugenda. Banki nyine nuko ziba ziri connect. Hanyuma hano ngiye kuvuga kuri major banks, banki zikomeye cyane nka za Barclays, za City Banks, za UBS. Yamvuze UBS ntabwo mpamvuze EBS, mbamvuze UBS wa muri Switzerland, murabyumva. No kuvuga ngo mu Busuwisi, no kuvuga ngo hagati dufite wenda EBS n'urugero, Electronic Brokerage Service, tukajyana Reuters, Thomson Reuters. No kuvuga ngo nimvuga EBS cyangwa se nuko ntavuze ngo CME, Chicago Market Exchange. Hari ibintu byinshi umuntu ashobora kuvuga aha ngaha, ariko ni ukuguha general idea kugira ngo wumve ukuntu ibintu byose bigenda. Ni ukuvuga ngo izi banki ziba ziri connect, ndetse izi system dufite hagati za EBS ziba ziri connecta izi banki zimeze nkaho ari interface y'izi banks kugira ngo babashe ku accessinga exchange neza ukuntu iba iri kugenda. Hanyuma iyi business y'amabanki rero nuko ibimeze bo ubwabo baba bafite uburyo batumatumanaho hagati yabo, bafite circle yabo y'uruziga twe tudashobora kwinjiramo. Iyi ni business yabo twe tudashobora ku accessinga, ko twebwe turi rubanda rusanzwe. Bo ubwabo bafite ukuntu baba bacuruzanya amafaranga. Buri bank ifite ukuntu iri kwemvisa amafaranga, ariko hagati EBS, Reuters ngira ngo ni zimwe muri brokerage services zizwi ziconnecta amabank. Hanyuma kugira ngo twebwe twaccessinga rero iyi interbank market, ubundi mbere ntago byari byoroshye, ariko ubu ngubu ni ukuvuga ngo hagomba kuba hari brokerage company. Niyo mpamvu mwabonye hano hari icyo utuntu tumeze nka seriveri za mudasobwa handitseho broker. Nuvuga ngo iyi ari company nyine ishinzwe
gufasha rubanda rusanzwe kugira ngo rubashe kugera muri iyi interbank market. Ni ukuvuga ngo rero aba brokers ni companies zitandukanye ku isi ziba zihari, ni benshi aba brokers wanditsemo forex brokers muri Google barahari benshi cyane. Ni ukuvuga ngo aba brokers hano baba bakira liquidity. Nimvuga liquidity wumve ni nka volume cyangwa se ukuntu exchange iri kugenda hano imbere muri ruziga. Baba bakira liquidity kuva kuri bank. Broker agomba kufite bank bakorana imuha nyine uko ibiciro biri kugenda, uko exchange iri kugenda. Amakuru yose bank ifite ivanye muri iyi zone, urugero uko ifaranga runaka ari kwitwara, igomba kubyoherereza broker bagiranye amasezerano. Broker icyo akora, dufite software downloadinga muri telefone cyangwa se mudasobwa yawe, hanyuma wowe akagira ute akakohereza izo data, hanyuma ukabasha kumenya ukuntu isoko riri kugenda, hanyuma ukabasha gukora nawe investment. Ubwo hari umuntu utarabyumva neza, ariko I'm sure buri wese azabyumva. Ni ukuvuga ngo njyewe ndi hano n'urugero, JD yicaye kuri mudasobwa arashaka gucuruza iri soko. Icyo gihe mafite broker turi connecte, narakoze account online, no kujya ku rubuga rwa internet rwiwe nyine nkafunguraho account nk'uko ufungura konti ya Facebook cyangwa Instagram, naho ufunguraho ukaba ufitemo dashboard yawe. Ugomba gushyiramo amafaranga ushaka kuinvestisa, ndetse muri iyo dashboard yawe niho uba ufite ID kuranga, ndetse na password yawe ushyira muri ya software wamaze kwestara hano muri mudasobwa cyangwa telefone yawe. Noneho ya mafaranga washyize hano ku mubroker agahita agaragara muri ya software yawe, ugatangira kuya tradinga live muri mudasobwa yawe. Uko wungutse, uko uhombye, byose ubireba hano muri mudasobwa na telefone yawe. No kubikuza nabyo ukabikora online. Kudepositinga cyangwa se kohereza amafaranga bikorwa mu buryo bwinshi. Ushobora gukoresha Visa card, Mastercard, ushobora gukoresha ama wallet, ushobora kudepositinga ukoresha Bitcoin. Ubwo wagiye muri crypto wallet ugiye kuzikoresha mu kudepositinga, ushobora gukoresha Skrill, ushobora gukoresha payment zitandukanye murazizi zihari. Payment method ni nyinshi cyane, za Netera zirahari nyinshi cyane ushobora gukoresha ukadepositinga amafaranga ku broker bitewe na service na payment options afite. Ni nazo ukoresha ubikuza amafaranga yawe ukayafata cash. Ngira ngo hano biri kumvikana. Ubwo hano aba traders nyine twe naha tuba twibereye twiconnecta n'amabanke, twiconnecta n'aba brokers nabo biconnecta n'amabanke, hanyuma business ikagenda kuriya. Ari byihuse ntabiberetse, business ya industry ikagenda gutya. Ni ukuvuga ngo iyo ukoze order rero, nimvuga order reka mvuge ukoze buy cyangwa sell, hari faranga uguze, iyo order yawe directly ya software kubera kuri connect kuri internet, mu kanya nkako guhumbya mu gihe cy'amasegonda order nyine bayaje yageze ku mubroker. Ibindi rero ubiharira broker kuri accessing liquidity, abazi nyine uburyo akorakorana n'iki na banke, bakabasha nyine kugurisha ifaranga runaka buri kugura nabo. Ugomba kubyumva gutyo gusa, uri kugura na bifaranga unarigurisha. Broker we akakubera nk'umuhuza utuma wa accessinga iri soko. Amabanki yo afite ukuntu atuma naho akoresheje wenda EBS routers, abazi routers cyangwa routers muracyumva. Iyi ni company Thomson Reuters. EBS ngira ngo hari nayo yabaye acquired by CME Group I think. Ariko ibyo ngibyo ni ibintu biri deep, ntago ari ngo byinjiremo cyane. Icyo nshaka kumva ni ukumva wowe ahantu uri. Wowe uri hano ufite broker wawe mukorana online, aba brokers barahari, ufite software washyize muri telefone yawe cyangwa se mudasobwa yawe, hanyuma exchange ukuntu biri guhindagurika ibiciro n'imbigero riri kuzamuka uri kubona kuri mudasobwa. Hano twese tuba turi kubibona ibiciro bigendera kimwe, hanyuma wowe ugakora analysis ukamenya ngo nihe ngiye kuinvestisa amafaranga yanjye kugira ngo mbashe kugira ute, mbashe kubona inyungu yanjye. Ngira ngo hano nagerageje kubisobanura bishoboka, ngira ngo umuntu wumva vuba yatangiye kumva neza
uko bimeze, cyane cyane ku muntu nyine usanzwe atazi iyi industry nyine uko ikora. Ngira ngo nuko interbank market ibimeze kandi hano irumvikana. Twakomeje kadukomeze, ubwo tujye kuvuga kuri exchange rate. Rero noneho exchange rate kuko nicyo kintu cya mbere kibanze ukeneye kumenya kugira ngo ubashe kubona amafaranga. Exchange rate nta nubwo turi birangize, tuzayigarukaho ariko ndavugaho bike, ibindi tuzabigarukaho nyuma. Exchange rate by definition is the value of one currency for the purpose of a conversion to another. It is the value of every country currency compared to another foreign currency. No kuvuga ngo exchange rate nyine ni uko ifaranga rihagaze imbere y'irindi. Reka mbivuge gutyo mu magambo biroroshye. Uko ifaranga rihagaze imbere y'irindi, nimba urugero idolari rimwe uyu munsi, nimba idolari rimwe rya Amerika 1 USD rihwanye n'amadolari n'amafaranga 980 y'amanyarwanda. Nivuga ngo iyi niyo exchange rate. Exchange rate nivuga ngo nukuntu ifaranga rimwe rihagaze imbere y'irindi mu gaciro. Nivuga ngo nimba ufite dolari rimwe bakaguha 980 uyu munsi uriguze, iba ari exchange rate n'amadolari 980. Nimba utanze cyangwa se nimba iri dolari rimwe wariguze cyangwa se urifite rivunjwa 980 ukarigumana, nyuma y'icyumweru ugasanga ari kuvunjwa idolari rimwe rikuvunjwa amanyarwanda 1200. Iyi niyo exchange rate. Bibona uvuga ngo exchange rate iba yahindaguritse, hano uba wungutseho menshi kuruta uwarigurisha bakamugana 980, we warigumanye wungutse menshi kuruta uyu nguyu waritanze kare. Ngira ngo exchange rate muri kuyumva, mwanatangiye no kumva n'uburyo mwakungukamo, ariko reka dukomeze kugira ngo muze gusobanukirwa neza. In forex trading you cannot trade if you don't understand how exchange rate works. Nubwo ngo muri forex ntago ushobora gukora trading utari kumva exchange rate ukuntu ikora. Exchange rate remains in a constant fluctuation and it is our ways of making endless money if you have a solid skills. Nubwo ngo in forex trading exchange rate ihora guhindagurika, ni ikintu gihoraho. Amafaranga iteka ahora hindagurika, kandi nibwo buryo bwacu bwo gukora amafaranga atagira iherezo. Muri forex amafaranga yose ushaka wayakorera. Muri forex amafaranga, nta mafaranga utakora muri forex, nta n'amafaranga utahomba muri forex. Ibyo muzagenda mubyiga muzayibona. In your trading journey, you will be using softwares and web apps that give you real-time data about the exchange rate of currencies. Those programs will also give you ability to capitalize on available opportunities and make money. Nukuvuga ngo muri uru rugendo rwa forex uzajya ukoresha ama softwares cyangwa se ama web applications aguha real time data, aguhereza amakuru y'ibintu biri kuba muri ako kanya muri interbank market, akwereka ukuntu amafaranga y'ibihugu ari guhindagurika. Hanyuma izo program zizanatuma nizo ikoresha, zimwe muri zo nizo ukoresha uri kugira ute, uri kwinvestisa, ugura ifaranga rimwe ugurisha irindi bitewe na opportunity ubonye. Ngira ngo hano biri kumvikana, tuntu mutuzirikane. In a currency pair, the base currency has the value of 1. Murabona ibintu tugarutseho ubwa mbere nababwiye ngo muri currency pair tugiramo base currency na quote currency. Ndongera bigaruka no mukanya nanone. Ariko ikintu cy'ingenzi ugomba kuzirikana aka kanya, wowe muntu uri kwiga forex ku nshuro ya mbere, menya ko base currency ifite agaciro ka rimwe. Biri kumvikana, base currency ifite agaciro ka rimwe. Nuvuga ngo nimba turi kuvunja amadolari ya Amerika n'ifaranga ry'u Rwanda, idolari rya Amerika bakari ryo base currency, buri gihe base currency
iryo dolari barihwanye na rimwe iyo tugiye muri exchange. Ntago tuvuga ngo amadolari ya abiri ya Amerika ngahwanye ngo naya ngaya mu manyarwanda. Tuvuga ngo idolari rya Amerika. Iyo tuvuze ngo idolari tuba tuvuze idolari rimwe rero. Icyo hano dushatse kuvuga. Idolari rimwe rya Amerika rihwanye n'amafaranga y'u Rwanda 980. Icyo gihe tuba duhaye ya base kare cyangwa ya dolari value ya rimwe. Cyangwa biri kumvikana. And your trading software will always show you how much worth that value if exchanged against the quote currency. Ngira ngo hano biri kumvikana, ariko reka mbisobanuraho gatoya kugira ngo ndabiza abantu mu nkuru cyarimo n'abarundi mukunda gukoresha igifaransa cyane. Nuvuga ngo dufite USD, hanyuma idolari rimwe wenda rihwanye n'amafaranga y'u Burundi wenda 2,000. N'urugero, ntago unzi exchange akanya uko imeze, n'urugero ntanze. Noneho hano icyo bishatse kuvuga, your trading software will always show you how much worth that value if exchanged against the quote currency. Nuvuga ngo value tuvuga hano ni ya base currency. Base currency software uzabukoresha uri gutradinga izajya ihora ikwereka ukuntu buri unit imwe cyangwa se value imwe cyangwa se buri dolari rimwe, nimba amadolari gucuruza izajya ikwereka ukuntu buri dolari rimwe ri kugenda rihindagurika imbere y'iki ya quote currency. Quote currency ni faranga rya kabiri muri pair yacu. Ni ukuvuga ngo ibiri kukubwira software ya buri gihe iri kubwira ngo idolari rimwe base currency imwe uyu munsi iri kuguraya. Wagaruka nyuma y'iminota 5 ugasanga base currency iri kuguraya, nyuma y'iminota 10 ugasanga byahindutse, nyuma y'iminota 5 ugasanga byahindutse. Biri kukubwira ngo ibigenda ikwereka ukuntu base currency iri kugenda ihindagurika uramutse uyivunje muri quote currency. Cyangwa biri kumvikana. Reka tuvuge dufite GBP JPY. N'urugero, nuvuga ngo GBP JPY hano ni pound ry'iki cyangwa mu Bwongereza, hanyuma JPY ni yen, Japanese yen. Iyi rero niyo base currency ifite rimwe, ifite value ya rimwe, hanyuma iyi ngiyi yo ntacyo tuyivugaho, ahubwo iyo pair yacu bitubwira ngo base currency imwe hori tubwira ngo base currency imwe ihwanye n'amayeni angana gutya. Nuvuga ngo ipound rimwe rihwanye n'amayeni angana gutya. Nicyo pair ibikubwira. Base currency buri gihwanye na rimwe, nuvuga ngo uyiha agaciro karimwe buri gihe, ngo iri ni pound rimwe rihwanye n'amayeni angana gutya. Wenda pound rimwe rihwanye n'amayeni wenda rimwe n'ibice 30 na kangahe cyangwa se 15 kangahe n'ibice bingahe gutyo, bitewe nuko exchange rate yifashe. Ngira ngo hano birumvikana, ngira ngo hano birasobanutse kandi birumvikana, ariko nimba bitarumvikana wowe bigihereza igihe gusa bizasobanuka vuba. Hanyuma reka wenda tugende dufata ingero. Turacyari muri exchange rate. Noneho itegereze iyi pair yacu dufite hano. Iyi pair yitwa GBP USD. Nkuko muri kwibona hano bishatse kuvuga ngo ni Great British Pound against US dollar. Nuvuga ngo ni pound iri guhangana ni dolari hariya. Hano nkubaje ngo base currency ni yehe, ugomba kwitureba ifaranga ribanza. Ribuke iyi pair igizwe n'inyuguti 6. Iyi ni pair kubera ko ifite element ebyiri. Element ya mbere ni ifaranga rimwe n'iri faranga rya kabiri. Nuvuga ngo iyi ni rimwe, iyi ni kabiri. Nuvuga ngo iri ni ifaranga rya mbere, iri ni ifaranga rya kabiri muri pair yacu. Ngira ngo ngaho biri kumvikana. Hanyuma rero ubyitegereje neza bari turi hano, ubyitegereje neza hariya ushobora kubona base na quote currency. Base currency ni GBP, hanyuma quote currency ni USD. Every currency is quoted in free letters. Buri currency nkuko nabibabwiye yandikwa mu nyuguti 3.
Since a pair consists of two currencies, it must have 6 letters. Nuvuga ngo buri pair igizwe buri currency imwe, buri faranga rimwe ryandikwa mu nyuguti 3, ariko kubera ko pair ibigizwe n'amafaranga abiri ahanganye, pair yacu igomba kugira rero inyuguti 6. 6 za mbere rero arizo hariya GBP dufite hariya ni GBP. 3 za mbere uri kubona hariya ni GBP, inyuguti 3, 1 2 3 ni GBP nkuko byanditse hano mutuku, and represents one currency called Great Britain Pound, cyangwa Great British Pound. Nivuga ngo rikaba rihagarariye pound, cyangwa hano biri kumvikana. The second 3 letters, inyuguti 3 za kabiri are USD. Nivuga ngo ni inyuguti 3 harimo US na D, and represent a currency called United States dollar. Yango birumvikana. These 3 letters represent a currency called United States dollar. Zihagarariye inyuguti yitwa zihagarariye ifaranga ryitwa United States dollar, dollar zo muri Leta Zunze za Amerika. Hanyuma rero currency pair yacu igizwe na Great Britain Pound and United States dollar. Nyango muri kubyumvikana, biri kumvikana. Currency yacu hano, currency pair yacu hano bisobanuye ko igizwe n'amafaranga abiri ari guhangana, harimo ipaundi n'idolari byo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Impamvu tubyongera nuko ari amadolari menshi, dolari rya Canada, dolari ryo muri Nouvelle Zelande, ngira ngo ari menshi murabizi. Now remember the rules. Ibuka aya mategeko, nongeye kuyasubiramo. The first currency in a pair is always called the base currency and is always one unity or one. Nanditse nabi ariko no kuvuga ngo hano byumve nyine ko muri itegeko rya mbere ugomba kumenya muri pair yacu, muri currency pair yacu, nuko ifaranga ribanza ari ryo GBP hariya nibyo twita base currency, nibyo bita base currency, kandi rikaba rifite unity ya rimwe cyangwa se value ya rimwe, nimbere kana nabyita turi harimo nyenye bugiye tubyita ipound. Ntabwo tuvuga amapound abiri, tuvuga ngo ipaundi ku idolari. Ipaundi rihwanye n'amadolari ya naye, ipaundi rimwe rihwanye n'amadolari ya naye, nduko uko bimeze. Ni mpamvu turi ha value cyangwa se unity ya rimwe, ipaundi rimwe, ntabwo tuvuga amapound abiri. Ubwo ndikwigisha exchange rate kugira ngo uze kuyumva. The second currency in a pair is always the quote currency, and its value is determinant of strength and weakness of one unity of the base currency. Sinza kanumwe mukukumva. The quote currency and its value is determinant of strength and weakness of one unity of base currency. Ni kuvuga ngo currency ya kabiri hara muri pair yo yitwa quote currency. Ubwo hari ya muri ya currency pair, quote currency dufite hariya ni USD. Hanyuma iriya USD agaciro kayo ukuntu kagenda gahindagurika, niko kagena ukuntu, niko dupimiraho imbaraga za base currency. Bishatse kuvuga iki? Nimba pound rimwe ri kuvunjwa rimwe n'ibice 00 wenda 005 by'amadolari, mukanya kaza ugasanga pound rimwe urifite bari kumuha idolari rimwe ni wenda n'ibice wenda 200 wenda 30. Icyo gihe ipound riba ryazamutse mu gaciro. Rero uko quote currency hindagurika nibyo babiri kwerekana uko GBP cyangwa se uko base currency iri kwitwara, value ya base currency, kugira ngo bana biri kumvikana. Nimba dufite idolari rya Amerika n'amafaranga y'u Rwanda, cyangwa byumvikane n'amafaranga y'u Rwanda biri guhangana, ifaranga ry'u Rwanda wenda idolari niryo base currency, buri gihe tubari idolari rimwe turavuga ngo iyo turi kuvuga ngo agaciro k'amanyarwanda cyangwa idolari mu manyarwanda, vuga ngo idolari rimwe rya Amerika riri kuvunjwa 980. Tushobora gucya mu gitondo ugasanga idolari rimwe
bari kuguha 990, icyo gihe baryiyongereyeho 10, cyangwa se ugasanga ari kuguha 970, icyo gihe bari gabanutseho 10. Nivuga ngo ukwira ifaranga uko kote karesi ari ifaranga ry'u Rwanda hano rihindagurika, biba biri kwerekana uko idolari cyangwa se base karesi riri kwitwara mu buryo bw'agaciro. Ngira ngo ngaho birumvikana, nta n'ikigoye kirimo, tutazanye ibintu bya overthinking, ni ibintu byumvikana. Nuvuga ngo muri iyi pair yacu GBP USD, GBP niyo base currency, USD niyo quote currency. Ibi bintu bifate mu mutwe, ubizirikane mu mutima wawe, kuko nutabyumva n'ibindi byose ntago uzabyumva. Kandi ngira ngo hano birumvikana. Hano dufite pair yacu igizwe n'amafaranga abiri ariyo GBP na USD. Ifaranga ribanza nibyo base currency, iriheruka niyo twita quote currency. Hari kitumvikana bavandimwe, reka dukomeze. Tugiye muri basic technical skills. Murabona hano twageze kuri po ya kabiri, ako anze nguhe mu examples hano nyine kuzibona. Nimba dufite euro USD ni ukuvuga ngo hano euro iba ari base currency, USD ari quote currency. Ubwo pair yacu yitwa euro USD, uvuga ngo na amayero n'amadolari ya Amerika. Ubwo nimba aribyo giye gucuruza, ugomba kumenya ko euro nyine ari base currency, hanyuma USD ari quote currency. Nimba dufite USD ZAR, United States dollar na South African rand, ugomba kumenya ko idolari rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika hano ari ryo base currency, kubera ko niryo ribanza muri iyi pair, hanyuma South African rand ikaba ariyo quote currency. Nimba dufite AUD CAD cyangwa se AUD card, ugomba kumenya ko Australian dollar, AUD nyine bivuga Australian dollar, nivuga ngo niyo base currency, hanyuma Canadian dollar niyo quote currency. Ngira ngo hano biri kumvikana. Nimba dufite NZDJPY, ugomba kumva ko NZD kuko ari ibanza muri iyi pair yacu ni NZDJPY, nivuga ngo NZD nimba ari ibanza muri pair, ubwo niyo base currency, hanyuma JPY niyo quote currency. Ngira ngo ibi bintu birumvikana, umuntu utari kumva ibi bintu sinzi nzi ko hari abantu nyine bumva bigoranye, ariko n'abandi bumva byose, ariko nagerageje kubivuga mu magambo menshi kugira ngo ugerageze wowe ubyumve. Hanyuma kadukomeze, ibyo utumva ujye usubiza inyuma video. Ni ukuvuga ngo exchange rate is calculated in 5 decimal format. Ngira ngo biri kumvikana, but the last decimal number is usually ignored when calculating the quantity of value change. Hano cyo shaka kuvuga niki, iyo turi kubara exchange rate y'amafaranga, tubara mu bice, nimba nabyita ibice bitanu, niko umuntu yabyita. Inyuma y'akadomo imibare hari ni ibice, sibyo? Nuko muri kwibona hano dufite rimwe akadomo 3 8 2 4 5. Nuvuga ngo 5 decimal, nuvuga ngo ni ibice bitanu. Rimwe dufite imibare 5 inyuma y'akadomo, 1 2 3 4 5, imibare 5 inyuma y'akadomo. Muri imibare 5 rero imibare utukura wa nyuma kenshi dukunze kuwirengagiza iyo turi kubara agaciro kuko ifaranga ryahindutse. Ubwo nzabaha exception kuko ntago ariko bihora gutya. Iyo pair yacu irimo yen bita bihinduka, imibare irahinduka. Kambisubiremo, GBP USD n'urugero dufashe, nta yen rya Japan dufitemo. Iyo pair yawe rero irimo yen ryo muri Japan, birahinduka, imibare irahinduka, ntago itegeko mvuze hano rikora. Ariko aka kanya banza wumva ibintu ubwiye yuko inyuma y'akadomo iyo tukubara exchange, nyuma y'akadomo akenshi tuba dufite imibare 5, uwanyuma tukawirengagiza, tukakunda kwibanda kuri iyi mibare 4. Ngira ngo hano biri kumvikana.
Remember, base currency is always one unity. Zirikana ko base currency buri gihe ifite agaciro ka rimwe. Iranga hano biri kumvikana. So the above data, izi data dufite hano hejuru ziratubwira ngo ipaundi rimwe rihwanye n'amadolari rimwe n'ibice 38 kabiri kane kabiri. Iranga hano biri kumvikana. No kuvuga ngo nufungura software yo gucururizamo ukabona iri kukwereka kuri muri iyi pair ikanakwereka imibare ku ruhande, akenshi kunda kubifite bene hano ku ruhande niho ibiri iyo mibare, ukabona ikwereka imibare ibiri kukubwira ngo base currency imwe uyivunje muri cote currency uri guhabwayo. Nicyo bivuze. Kugira ngo hano birumvikana. Nuvuga ngo ipaundi rimwe urivunjemo amadolari uhabwa amadolari angana gutya. Kugira ngo hano biri kumvikana. So nibyo navuze aha ngaha rero, meaning if you have 1 pound and you want to exchange it to you the US dollar, you will be given 1.38242. Nuvuga ngo nimba ufite idolari rimwe ushaka kurivunja amadolari uzahabwa, niba ufite pound rimwe ushaka kurivunja amadolari uzahabwa idolari rimwe n'ibice 3.8 kabiri kane. Nashaka wongeraho ni kabiri, ariko nabwiko kesho mbare wa nyuma tuwirengagize. On the other hand, the above data tells us that you must pay 1.38242 US dollar to get 1 pound. Nivuga ngo nanone biba bishatse kuvuga ngo mwibuke muri forex is you buy to sell, you sell to buy. Nivuga ngo uramutse ushaka kugura pound, tuvuga ufite amadolari ushaka kugura pound, no rugero ndi gutanga, ushaka kugura pound, icyo gihe uba ugomba kuba ufite amadolari angana gutya kugira ngo uhabwe ipound rimwe. Kugira ngo birumvikana, nimba idolari rimwe rihwanye na 980, idolari rimwe nimba kurigura ba 980, nuvuga ngo mfite 980 nakabaye mpabwa idolari rimwe. Ariko kubera ko umuvunje yaba akeneye kunguka, hari amafaranga arenzaho ku muntu uri gushaka amadolari n'urugero. Nimba idolari rimwe ari imbere 980, ampaye 980, ngenzanye idolari ka 980, wowe ushaka idolari ushaka kuza akakubwira ati idolari rimwe urampa 1000. Icyo gihe abagira ngo yunguke amafaranga 20. Ubwo abakoze exchange akunguka. Ayo 20 arenzaho ubundi, ayo 20 arenzaho nibyo twita spread. Iyo nyungu umucuruzi wo muri forex, ndi kuvuga muri forex isanzwe mu buzima busanzwe aho i Kigali, aho Bujumbura, aho ngaho uri he hose, Zambia, Rusaka, aho ngaho uri, aho waba uri hose mu gihugu runaka, nimba kapitale ya Zambia, Rusaka simbizi. Nivuga ngo aho waba uri hose, ayo mafaranga iyo ugiye kuyavunja amandi, ayo yatangira siyo baguhera iyo ugiye kuyagura. Harandi barenzaho abavunjaye nyine bakungukira mwaho hagati. Ayo bungukamo rero niyo bita spread. Ubu nicyo twita spread muri forex. Nero no mu buryo nk'ubwo rero, no mu broker wawe iyo uguze, hari ubwo amafaranga uguriye hatari yo ugurishirizaho. Rero iyo difference birimo niyo bita spread. Kandi iyo spread ibarwa muri iyi mibare nyine. Nitugera ku kintu bita bid and ask muzabyumva. Bid and ask, ariko ibyo ngibyo ntago nahita mbivuga ko kanya, ariko ndi kugira ngo mwumve neza ukuntu currency pair ibikora. Nimba ufite base currency hano na quote currency hano, ko ufite imibare soft iri kwereka imibare gutya, ibiri kubwira ngo base currency imwe iri kuvunjwa quote currency ingana gutya. Ufite pound rimwe uri guhabwa amadolari angana gutya. N'urugero tunari ntanze kandi twabonye pairs nyinshi, ubwo n'ahandi ubyumve gutyo. Katwigendere, ngira ngo hano biri kumvikana. Hanyuma hano murabona iyi table dufite hano. In this pair turacyari kuri GBP USD. Two currencies are in fight for power. Nivuga ngo hano pair, hano muri iyi pair
harimo amafaranga abiri ari kurwanira ubushobozi. Rimwe rirashaka kuganza irindi, biba bihanganye, ntago bijya bituza, biba bihanganye. Rimwe rishaka kuzamuka, irindi rishaka kumanuka, sibyo? Hanyuma if a pound is strong, US dollar is weak. Iyo ni formule ihoraho muri forex. Iyo rimwe nyine riri strong, irindi bigomba kwita riba weak. Iyo rimwe rifite imbaraga, irindi bigomba kwita ricika intege. Iyo rimwe rizamutse, irindi ramanuka. Ngira ngo bikumvikana. Nimba hano ipound rizamutse mu gaciro, mu yandi magambo bisobanuye ko idolari ryaguye, byataye agaciro. Urugero, nimba ipound rimwe riri kuvunjwa wenda 1.3 cyangwa se 1.3 by'amadolari, 1.3 by'amadolari pound rimwe. Hanyuma ejo ugasanga ipound rimwe urifite ari kuguha idolari 1.5. Icyo bya bisobanuye ko ipound ryazamutse mu gaciro, bisobanuye ko idolari ari ryo ryataye agaciro imbere y'ipound, kuko uko ifaranga rimwe rigenda rivunjwamo menshi mu yandi, nuko iryo rya faranga rimwe rifite agaciro, rya rindi riri kuvunjwamo menshi, rya rindi niryo bari kugira rita agaciro. Ngira ngo birumvikana. Nimba mu Rwanda idolari rimwe ryaravunjwaga 500 wenda muri za 2005 cyangwa 6, uyu munsi idolari rimwe rikaba rivunjwa 980. Nuvuga ngo idolari rya Amerika ryagize agaciro kanini mu manyarwanda. Bivuze ngo amanyarwanda niyo yataye iki? Niyo yataye agaciro. Ni kimwe n'ahanga nibyo nyine turi kureba, kandi ubwo birumvikana. Iyi mibare nyine nakwerekaga, imba biri kuzamuka, iyi mibare igenda ihindagurika nyine izamuka nayo ikagenda nyine ikwereka ko biri kuhindagurika, exchange iri guhindagurika. Nimba wenda hano hari saa moya za mu gitondo, hano bikaba ari saa 3, hano bikaba ari saa 6. Ni ukuvuga ngo hano twatangire kuri 3.824, hano iba 3.825, hano iba 3.826, hano iba 3.827. Ni urugero nyine nakoze kugira ngo byumve neza. Ni ukuvuga ngo bisobanuye ko ipound iri gukomeza kugira agaciro imbere y'idolari, kuko iri gukomeza kuvunjwamo menshi. Ipound ryagiye ryongera mu gaciro imbere y'idolari. Bivuze ngo idolari nuko ryagize ute, ryamanutse behind the scene. Ku rundi ruhande ubw'idolari baryataye agaciro, nicyo bishatse kuvuga. Na hano rero niba ipound ritaye agaciro, idolari ubwo riba ryazamutse mu gaciro. Hanyuma iyo ipound ritaye agaciro, iyo base ritaye agaciro, nyine imibare nyine uzajya uyibona nyine kugira ute, izajya iri kumanuka mu gaciro, uzajya uyibona. Nimba hano bizamutse mu gaciro, imibare irazamuka. Nimba hano bimanutse, nyine imibare iragabanuka mu gaciro. Ubwo haba hari chart nyine ibikwereka. Tuvuge chart, wenda tuvuge nimba byatangiriye hano, nkubwiye ngo ushushanye chart yuko ipound ryazamutse mu gaciro, ushobora kugira gutya. Wenda ni urugero unyereka ko ipound ryagera rizamuka mu gaciro imbere y'idolari. Nkubwiye ngo ushushanyirize y'idolari hano kuntu ryataye agaciro, ubwo chart nayo igomba kugenda gutya. Ariko muri trading software nkuko mubibona hano munsi muri aya magambo nanditse hano, in your trading software the chart will always follow the direction of the base currency. Iki ni ikintu kigoye rimwe na rimwe kucyumvisha abantu. Muri trading software yawe chart uzabona, kuko harimo chart izihora ikwereka aho base currency iri kujya. Urugero, nimba mu idolari rya Amerika n'u Rwanda n'ifaranga ry'u Rwanda, idolari rya Amerika rizamutse mu gaciro, kandi idolari rya Amerika ari base currency. Nuvuga ngo nimba idolari rya Amerika rizamutse mu gaciro, rigomba kugenda gutya. Nimba riguye mu gaciro, rigenda gutya. Ubwo chart iramanuka nyine, bikwereka yuko nyine idolari rya Amerika riri guta agaciro imbere y'ifaranga ry'u Rwanda. Nuvuga ngo hano idolari rya Amerika ryagize agaciro imbere y'u Rwanda, y'ifaranga ry'u Rwanda, ariko bigeze hano leta ryongera idolari leta ryongera ribura imbaraga, rita agaciro, bigatuma chart igira ute, imanuka. Your chart will always follow the direction of the base currency. Iki kintu kizirikana umutwe wawe, umutima wawe.
chart izahora ikurikira base currency. Niyo mpamvu kuva kanamye nkubwira ngo zirikana base currency menye na quote currency. Biri gutradinga rero ntabwo ujye ubona chart ya quote currency, ubona chart ya base currency, hanyuma ibindi byose ni behind the scene, no kwimagine gusa nawe ukahita ubyumva ko nimba rimwe ryata agaciro irindi ryagize agaciro. Ngira ngo hano birumvikana. Ugira ikibazo araza kumbaza, hanyuma reka dukomeze. Ngira ngo ni bya bindi twari tukireba hano. Reka tujye ku yindi slide noneho turebe, tuvuge kuri exchange rate. Trading software yawe nuko ibimeze, akantu ashushanyije mu karebe. Hano dufite pair yacu biri hano, nuko trading software n'uyifungura nuko uzayimeze nyine. Ngiye nuko nagejeje kushushanya, ariko ndaza kubabwira application muzazi downloadinga mushyire mu telefone yanyu muzajya mubibona. Base currency nuko nani chart trading software dukoresha nuko ibimeze. Ibifite izina rya pair uri gucuruza hano hejuru, ifite nibyo bita time frame nzabibereka, hanyuma ikagira n'icyo bita price. Price no kuvuga ngo ni exchange rate, hanyuma ikagira na time. Hano dufite time, dufite na price, dufite na pair yacu, currency pair yacu turi gutrading. No kuvuga ngo hano dufite saa 11, saa 12, saa 1, saa 2, saa 3 gukomeza, n'urugero nafashe. Sibyo? Hanyuma hano dufite exchange rate. Turamutse nzengu urugero ruto. Chart nimba itangiye gutya izamuka, murabona ukuntu izamuka ikazamuka ikongera ikamanuka wenda ikagera. Ufunguye chart usanze bigeza. Ni urugero. Hano abisobanuye ko saa 11 maya masaha ya saa 11 hano turi guhera hano ryatangiriye. Fata hano saa 11 time uyihuze na price iburyo bwawe hano. Nuvuga ngo abikubwira ngo software iri kukubwira ngo hano saa 11 za mu gitondo ipaundi rimwe ryavunjwaga aya madolari 1.38242 gutya. Nibyo bya biri twandikaga nyine, nkandika GBP USD, nkandika pair, nkashyiraho aga fresh, nabibandikira nkashyiraho iyi mibare hano, nkababwira ngo ni exchange rate. Software nuko imbwiye ibikwereka, software nuko izajya ibikwereka, ibikubwira ngo kuva byatangira hano byari kuri iyi time no kuri uyu murongo, kuri iyi line GBP yavunjwaga aya madolari. Hanyuma ikomeza kugenda izamuka, ubwo yazamuka mu gaciro, ubwo n'imibare hano yagenda gihindagurika nyine, abari imibare myinshi irazamuka, ngiye nuko nanditse imibare mike ariko abari myinshi. Hanyuma bigeze hano ipaundi ryavunjwaga 1.3828. Mubona agaciro kahindutse, hiyongereyeho 4. Nakubwiye ko imibare y'inyuma tuyirengagiza. Nababwiye ko muri quotation ya exchange rate, uko twandika exchange rate inyuma y'akadomo haba hari imibare 5, uwanyuma tukawirengagiza. Nzayibasobanuraho neza in details muzabyumva. Akakanya byumve gutyo kugira ngo ubashe kumva exchange rate kugenda nyine uzabashe gukora investment yawe. No kuvuga ngo saa 11 kuri iyi time price yaraya, hanyuma bigeze hano wakubaza ngo hari sangahe, kugira ngo muri icyo gihe no guca mu murongo uhagaze nyine gutyo ukamenya ngo hari saa 12 n'iminota ingahe. Ipaundi rimwe ryavunjwaga aya gutyo. Hanyuma rirangije irongera riramanuka. Nkubaje ngo saa 1 yazuzuye nimba ari hano ryavunjwaga ngahe,
ubwo wacamo umurongo uhagaze gutya ukareba hano, hanyuma ukareba n'ibumoso bwawe ukambwira price uri kubona hano, ukahita umenya ngo saa moya ipawundi ryavunjwaga wenda rimwe n'ibice bingahe bitewe n'imibare yabiri hano. ngira ngo ibyo ngibyo ni ibintu biri kumvikana n'umwana wiga primaire rwose ibintu ahita byumva. Ndi kukwereka exchange rate nyine, icyambere no kumenya base currency na quote currency, hanyuma ndi kukwigisha logique yuko bimeze, kuko ibi ni ibintu biri basics cyane ariko by'ingenzi nanone utabizi ntago wakomeza. Hano icyo bitubwira nyine n'ubwo ngo muri kwibona ko guhera saa 11 kugeza saa 12 kugeza saa 12 na hafi saa moya, hano naribeshye, hano hari 6 from 5 am to 6 am GBP USD moved 4 pips higher. Ni ukuvuga ngo yagenze pips enye. Ijambo pips nimbivuga, pips ni difference ubona, ni akajambo dukoresha muri forex, ni nako tuzakomerezaho ubutaha. Ni difference ubona ufashe aho igiciro cyahereye runaka ugakuramo aho kiri n'urugero, cyangwa se aho washaka hose. Urugero, uramutse ufashe hano cyavuye na hano cyageze ugakora difference, nko wafata umubare munini ugakuramo uyu muto, imibare ubonye niyo twita pips. Ko kantu gafate gutyo niko kanditse hano, tuzakagarukaho, sibyo? Tuzakagarukaho, ariko banza wumve ngo kuva saa 11 isoko ryazamukaga, nivuga ngo bitwereka yuko ipaundi ryari rifite imbaraga, ryasunikaga idolari, ryazamukaga ryiyongeraga mu gaciro cyane. Paundi bigeze hano ricika intege, ipaundi rirongera rita agaciro imbere y'idolari. Nivuga ngo chart hano ibiri kukwereka ukuntu base currency iri kwitwara. Quote currency yo ntago bayikwereka, ahubwo quote currency nyine agaciro kayo tuba ukuntu kugenda ihindagurika, agaciro ukuntu base currency iri guhindagurika, tubirebe hano tukahita tumenya agaciro ka quote currency. Rero chart uzabona muri trading software yawe izabikwereka agaciro ka base currency muri iyo pair yawe. Nivuga ngo hano nkubaje ngo byemeze bite, ntago wambwira ngo hano ngo pound ryazamutse ngo idolari ngo riramanuka. Oya, hano pound ryazamutse, hano pound ryamanutse. Rishobora kongera rikazamuka, pound rikongera rikamanuka, rikongera rikazamuka. Kirango hano biri kumvikana. Ni kuvuga ngo rero bavandimwe, ryazamutse rizamuka hiki pips enye nkuko muri kubona hano. Tuyibona gute? Ufashe rimwe n'ibice 3.8 2.8 ukavanamo rimwe n'ibice 3.8 2.4, uhita ubona difference ya 4. Ubwo ni pips enye ryazamutseho. Imibare yanyu mitukura, impamvu nagize umutukuru kugira ngo muyizirikane, turayirengagiza, iyi tuyita pipette, nzayibasobanura nyuma, ariko nagira ngo mumashe kumva exchange nyine ukuntu ibigenda muri forex. Nanga hano biri kumvikana. Hanyuma urabona ko hari isoko ryamanutse, ariko rikongera rigatumbagira rikajya mu kirere. Ko niba rigenda kuriya ni kuriya price bigenda, ariko ntago babyiruka nka kureya, bigenda bitera gace gace. Muzayibona. No kuvuga ngo hano noneho ryongerera zamuka, riraza rigera hano. Kuvuga ngo ushobora kuvuga ngo pound traded at 1.3833. No kuvuga ngo pound ryacuruje kuri 3.833. No kuvuga ngo exchange rate yavuye yari yamanutse hano, irongera izamuka igera hano. Nkubajije ngo pound ryacuruje pips zingahe cyangwa ryagenze pips zingahe, ugomba gufata aho ryahereye hano ukurikije imibare ufite hano n'imibare ufite hano, ugakuramo, ugafata uyu mubare ugakuramo uyu wa hano muto, difference ubonye niyo twita pips. Ushobora kubara wenda ugasanga wenda kuva hano kugera hano wenda harimo pips wenda 10, wenda pips 10 n'urugero. Ubwo ni pips 10.
ngira ngo nzabibasobanurira muzabyumva ariko ndagira ngo step by step muzagende mubyumva kugira ngo mwumve neza forex ari cyo nuko mugomba gukora investment. Ngira ngo hano biri kumvikana, umuntu wese aka kanya ashobora kumva exchange rate, ashobora kumva ukuntu bigenda. Wagerageje kumva introduction y'aho forex itangirira, forex uko yitwa, uko yabayeho, foreign exchange bisobanura, wasobanurwe uhabwa na definition, wasobanurwe currencies, amafaranga y'ibihugu, warebye ukuntu amafaranga y'ibihugu agenda yihuza kuri icyo cyitwa currency pair. Muri currency pair twabonye ko currency pair igira base currency na quote currency, kubera ko bigizwe n'amafaranga abiri, aho iribanza nyine ari base currency, iriheruka ari quote currency, ndetse ubonye na exchange rate. Wagejeje kumva neza ko base currency iba ifite unity ya rimwe cyangwa se value ya rimwe, hanyuma tukabiriyo duheraho tubara exchange, tuvuga wenda ipound rimwe rihwanye n'aya ngaya mu madolari. Nuko nguko exchange rate ikora. Umaze no kureba uburyo ushobora gukora difference, ukamenya ngo yavuye aha ijya aha ngaha. Ubwo imibare mbonye ya difference niyo twita pips. Nimba hano tubonye difference wenda kuva hano, urugero nkubaje kuva hano kugera hano, difference kuva saa 10 wenda kugeza aya masaha, wenda ukamenya ngo byagenze gute, byagenze pips zingahe, no gufata umubare ukavana mu uyu difference ubonye nimba ari 10 na kangahe, ukamenya ngo iyo ni pips, yakoze movement ya pips 15. ni urugero ntanze. Ngira ngo hano biri kumvikana, tuzareba n'ibindi birenzeho nyine, ariko no kuvuga ngo price nyine yo ihora igenda, bihora bizamuka bimanuka. Inshingano zacu no kumenya aho biri bugane, hanyuma tukamenya ukuntu tudushoraho amafaranga yacu. Ibintu tutubare ntudufate nk'utubare dutoya, tugira value bitewe n'uko ubishaka. Value mu buryo bw'amafaranga, ushaka kuvuga uti buri pipi imwe ndashaka ko ihwara n'amadolari 10. Nuvuga ngo uko kazamutse rimwe n'amadolari 10 kakagera ari amadolari 40 wenda mu gihe wenda cy'iminota wenda 5, cyangwa se mu gihe cy'isaha imwe, cyangwa se ugashaka ko bigera hanga bibaye wenda miliyoni 100, bitewe n'uko ubishaka. Ariko tuzabyiga. Ndagira ngo muanze mwumve exchange rate kubijyanye no gukora forex ndetse no kumanaginga capital. Ibyo byose tuzabigeraho, ariko ngira ngo hangaha ubashije kumva neza foreign exchange uko ikora, uko iyi video nayikoreye umuntu mushyashya kuri forex. Ngira ngo ahangaha ashobora kumva ukuntu bigenda. So stay equipped with the following technologies. Nimba uri kwiga forex, gerageza byibuze ugire izi technology muri computer yawe cyangwa se telefone yawe. Nimba ukoresha telefone, gerageza ushyiremo application yitwa MetaTrader 4 na MetaTrader 5, cyangwa se MetaTrader 4 banayita MT4. Zayumva abantu bavuga MT4, iyi ngiyi ni MT5. Iyi ngiyi ni version ya kera, ni nayo iri most popular. Iyi ni nshyashya. Nuvuga ngo muri Play Store no muri App Store ukoresha iPhone cyangwa se Android Play Store, iPhone App Store, ushaka kujyamo ukandikamo MetaTrader 4, urahita uyibona. Logo yayo ni iyi, cyangwa se MetaTrader 5. Bibaye byiza zose wazishyiramo ku mpamvu tuzavugaho, hanyuma ukayishyira muri telefone. Ibira by'amapayers nimara kujyamo ukayifungura, uratangira kugenda uyibona. Ntabwo ngiye kwikwigisha akanya, utangira ikandagure cyane, urigijagajaga urebe. Hari byinshi ntabwo uri bubyumve nimba uri mushyashya, ariko nk'amakaresi payers uraza kugenda uyabona, ari ama GBP USD ngo Euro USD, ibyo byose watangira kugenda ubibonamo. N'ukuntu amafaranga ahindagurika, urahita utangira kuri ukuntu exchange rate iri kugenda ihindagurika, urahita ubibona muntu uza muri iyo software yawe. Ibirenzeho tuzabivugaho ubutaha. Icya kabiri, gerageza ugire Telegram ku mpamvu zazaza. Nk'umuntu ushaka kuba forex professional forex trader, ugomba kugira Telegram. Kubera iki? Kubera ko hari ibintu byinshi ukeneye gukorera kuri Telegram. Urugero ari nka video nshaka kohereza, wenda nshaka kuyikoreza kuri Telegram, kuri WhatsApp ugasanga biragoye. Ariko nanone ugomba kugira WhatsApp muri telefone igihe ushaka wenda kuvugana n'umuntu, cyangwa se ushaka kujya muri group y'abandi ba traders,
gutyo ukagenda wiyasosiya n'abandi ukabasha kumenya ukuntu business iri kugenda ikorwa. Iyi WhatsApp ushobora no kunyandikira rero, nashyize link muri video description, ujyemo urabonamo WhatsApp, urabona handitse WhatsApp, hariho link nukandaho urahita ugera kuri JD, ushobora kunyandikira ukambaza, cyangwa se kuri Telegram ukambaza. Nzakomeza nshireho ibindi no kuri technical tuzabigeraho, hanyuma ibiri advanced cyane byo nzabikira ku muntu witeguye nyine kwiga byanyabyo, nyine ugomba no kwishyura. Ushene kwiga forex by'umwuga nyine nka kwigisha forex trading, ugomba nabwo kunyandikira. Nanditse nabi naho cyongereza ntago babyoroshye, ushaka kunyandikira nabwo nkagufasha by'umwuga, noneho bitari ibi byo ku YouTube, noneho nkakwereka buri kantu kose, nka kwigisha forex ukayumva ukayihumeka. Ngayo nguko rero, izina ni JD, turi kumwe FX Beethoven. Hari YouTube, hari indi YouTube channel yitwa FX Beethoven. Ku ba traders basanzwe muri iyi industry mushobora kureba link, hariho technical analysis nashyizeho video ebyiri, nayo ndayishyira munsi, ushaka kukandaho ukagenda ukareba forex, ukareba video ugasobanukirwa. Hariho technical analysis ariko igenewe abantu basanzwe muri forex, ntabwo igenewe abantu bari kwiga ibingibi bushyashya, kuko abari kubyiga bushyashya nta kintu mwakumva. Rero iyo video igenewe abantu bagize basanzwe muri forex. Iyi nayo nzayikoraho mu cyongereza nyishyireyo, ariko this time nayikoze mu Kinyarwanda kugira ngo nyishyirane kuri YAMBI TV official. Ku Munyarwanda ushaka guhindura ubuzima, ushaka kwinjira muri industry y'amafaranga, abashe gutangira kugira ubumenyi, abone ahahera. Ntago biba byoroshye kwiga ibintu, cyane cyane udafite n'umuntu kuyobora. Inzira byaciyemo kugira ngo bimenye, muzigiye mwambuze kuri YAMBI TV official, binari ndimo njyagira gushakisha inzira, ariko finally nza kumenya industry ukwikora. Bo murakoze, murakarama, mushyiremo izi software, mushyiremo Telegram, WhatsApp, ushaka kumvugisha mvugishe. Telegram username yanjye irahari muri video description, harimo na Instagram username yanjye ndetse na WhatsApp namba yanjye murayibona aho, ni mukanda kuri link mwita mugira kuri WhatsApp namba ahanditse WhatsApp, ushaka kumvugisha kambaza nta kibazo. So mugire umunsi mwiza, wongere usubiremo iyi video, mukomeze mukora ubushakashatsi. Ndakeka mwaryohewe, ni mu byishimira muraza kumbwira, nimba mukeneye ikintu cya kabiri muzambwira. So murakaza neza rero mu isi y'ubwigenge, murakoze, murakarama, mugire ubuzima bwiza n'ibihe byiza, mugire amahoro y'Imana. Abanyarwanda n'abarundi mwese mugire amahoro y'Imana aho muri hose mu bihugu. Murakoze, murakarama.